twongeye kubasuhuza banyarwanda banyarwandakazi namwe inshuti z'urwego rw'abubatsi b'itemera rihuza abanyarwanda. Kuri uyu mugoroba twabateguriye ikiganiro, tukaba dufite n'abatumirwa muri studio za radio televiziyo yacu. Tukaba rero tudatinze tugira ngo tubanze duhereze ijambo abatumirwa kuri uyu mugoroba kugira ngo bibwire abakurikiye iki kiganiro. Murakoze. Turagira ngo Bwana Fransua mwibwire abakurikiye ikiganiro. Bwana Ngarama, nongeye gushimira ko wadutumiye kandi rwose uragakora cyane. Kuba batanze rero nge nitwa Tulikunkiko Fransua Saveri, nkaba n'umuvugizi w'urwego rw'abubatsi b'itemera rihuza abanyarwanda. Ndamukije abatwumva bose, ndamukije na mugenzi wacu turi kumwe, arabadukurikiye nonaha ari n'abadukurikiye mu gihe kizaza, kandi nkaba nishimiye kongera kuramutsa abanyamuryango b'urwego RBB aho bari ku isi hose. Mukomere, tugire ikiganiro cyiza. Bwana Deo. Oui, ndagushimiye Ngarama kuba wadutumiye muri iki kiganiro. Nge nitwa Nkerabigwi Deo, nkaba nanjye ndi mu muryango witwa ACP, Action Citoyenne pour la Paix, uri muri RBB. Nkaba rero nejejwe kuza gufatanya namwe iki kiganiro. Nkaba nsuhuje abanyarwanda aho baherereye hose, abatwumva muri aka kanya n'abazatwumva mu gihe kiri imbere. Murakoze, nizeye ko tugiye ikiganiro cyiza. Murakoze cyane kwibwira abanyarwanda kimwe n'abandi bose bakurikiye iki kiganiro cyangwa bazacyumva ubutaha. Nk'uko nari maze kubivuga rero, ku mugoroba twateguye ikiganiro kiri bwibande ku ngingo ebyiri. Ni ingingo ebyiri turi buganireho. Ya mbere turaganira ku kiganiro, turaganira ku nkuru yasohotse mu kinyamakuru gisohoka kera i Kigali cyitwa igihe.com yo kuwa 10 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2022, ifite umutwe ugira uti Tito Rutaremera yavuye imuzi impamvu ibihugu bikomeye bidakunda u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo. Ingingo ya kabiri turaganira ku bijyanye n'iraswa ry'umwana mutoya, umwana warashwe n'inzego z'umutekano, ndavuga polisi. N'umwana witwa Ishimwe Prince w'imyaka 18 warasiwe mu kagari ka Kivumu mu murenge w'Igisubizo. Izo ni ingingo ebyiri turi buganireho kuri uyu munsi, ariko mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina, ndagira ngo mbashimire mwese, ariko nongere nsubire kuri umwe mu batumirwa bacu. Ni Bwana Deo. Yatubwiye ko hari umuryango akomokamo ari wo utuma aba no mu muryango cyangwa se aba muri RBB, urwego rw'abubatsi b'itemera rihuza abanyarwanda. Bwana Deo, mwatubwira muri make nko mu gihe cy'iminota 2 ibijyanye n'umuryango muhagarariye cyangwa mukomokamo, ubwo n'amavuko, uburyo ubayeho, mbese umuryango wanyu, amateka y'umuryango wanyu muri make mu gihe kitareze iminota 2 mbere uko dutangira. ACP ni umuryango Action Citoyenne pour la Paix. Ni umuryango nyine twishyize hamwe, turi abantu dutuye hano mu Busuwisi. Nyuma y'urupfu rwa Kizito Mihigo, twasanze ari ngombwa ko dukora ibishoboka byose kugira ngo tubashe gusensibiliza ndetse no guharanira ko umunyarwanda yamenya uburenganzira bwe ndetse akaba yashobora no kubuharanira. Kuko nyuma y'urupfu rwe nyine nk'uko n'abandi banyarwanda benshi bakubiswe n'inkuba, natwe byaradutangaje kubona umuntu apfa nk'uko bica itungo, ndetse n'abandi bantu ukabona bicecekeye bitabakoraho. Ariko twebwe kubera ko tuzi uburemere ikiremwa muntu gifite, byabaye ngombwa ko
tugerageza kwishyira hamwe kugira ngo tujye dusansibiriza ndetse dufashe abari mu ngorane zimwe na zimwe, ndetse bibe na ngombwa ko igihe tubonye umwanya ko tubwira ndetse n'ubutegetsi inzira bwakagombye gukora kunyuramo kugira ngo umunyagihugu, umuturage yubahirizwe, kuko akenshi abategetsi bashirwa ku butegetsi n'abo abaturage baba babatoye. Rero umuturage niwe ugomba kujya ku isonga, hanyuma uburenganzira bwe bukubahirizwa. Twasanze rero akenshi muri Afurika kubera education yacu ibyo bintu abenshi ntabwo baba babizi, ndetse n'abategetsi benshi ntabwo baba bazi uburenganzira n'icyo bashinzwe muri leta. Niyo mpamvu byabaye ngombwa rero ko dushyiraho umuryango kugira ngo tugerageze kurengera uburenganzira bwa kiremwamuntu ndetse no kugerageza gusansibiriza abataramenya uburenganzira bwabo ko bafite uburenganzira bwo kubaho, bwo gutura mu gihugu, bwo kwexerisa les droits civiques, politiques, économiques, droit zo gutura, droit ni droit nyinshi. Ibyo rero tugenda tubikora mu buryo bunyuranye dufatanyije n'imiryango inyuranye kugira ngo umunyarwanda nyine abashe kugira agaciro. Muri rusange urebye n'icyo. Murakoze cyane Bwana Deo. Uwo muryango n'umuryango muri rusange uharanira uburenganzira bwa muntu? N'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu, tugenda tureba ingingo zimwe na zimwe ziba ziteye impungenge, nko kuri kaya barayafinda hari icyo twagiye dukoraho, kuri kaya ya Rusesabagina hari ibyo twagiye dukora. Twagiye dukora ibikorwa byinshi binyuranye, ntabwo nabirondora muri aka kanya, ariko tureba ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Murakoze cyane Bwana Deo mu kutubwira muri rusange umuryango wanyu n'amateka yawo mbese uko uhagaze. Ikibazo gikurikiyeho nababazaga ntese uvuze kuba mu Busuwisi, umuryango niwo mwawushingiye nyuma y'urupfu rwa Kizito. Uyu munsi wa none mwaba mukorera mu Busuwisi gusa cyangwa mukorera mu Rwanda, muri Afurika se cyangwa no mu bindi bihugu by'i Burayi? Abamambure bacu benshi bari hano mu Busuwisi, ariko twasanze umuntu adashobora kuba mu bihugu byose icyarimwe. Noneho tugerageza gukoresha tekinoloji idufasha kubana n'abantu benshi mu bihugu binyuranye ariko tutari hamwe mu by'ukuri. Ubwo rero ni muri ubwo buryo dukorana n'abari mu Rwanda, abari muri Amerika, abari muri Canada, abari mu Bubiligi, hirya no hino, ariko abamambure active bari mu Busuwisi. Ariko urumva twawushinze mu mwaka w'ibihumbi 2000, ntabwo tumaze igihe kirekire. Ubwo twizera ko tuzagira n'abamambure mu bindi bihugu, ariko iyo ntambwe ntabwo turayigeraho. Ni 2020 cyangwa se 2000? 2020. Urakoze. Merci. Ndumva muri rusange umwakwibutsa izina ry'umuryango nabwo ni ACP. ACP, Action Citoyenne pour la Paix. Mu kuri turashaka gukangurira umuturage ko hari ibikorwa citoyen agomba gukora. Hari ibikorwa agomba leta, na leta hari ibyo imugomba. Hari droit et le devoir envers l'État, na leta hari ibyo igomba umuturage. Tugenda rero tubyiga, tubisobanura, tufasha abantu kugira ngo bagende bacengerwa n'ayo mahame y'ikiremwamuntu. Murakoze cyane Bwana Deo ku bisobanuro muduhaye bijyanye n'amateka cyangwa n'intego z'umuryango wanyu ACP, Action Citoyenne pour la Paix. Reka twinjire rero mu kiganiro. Ndumva abakurikiye ikiganiro basobanukiwe n'abantu turi kumwe. Fransua we sindi bumusubiza inyuma, n'umuvugizi wa RBB yabisobanuye kandi yabisobanuye kenshi bihagije. Uwari mushyashya cyangwa se umushyitsi mushya twari dufite yari wowe. Nkuko nabivuze rero mu ntangiriro turi bije ku ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere niyo ngira ngo dutangirireho. Ejo bundi tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2020 ku rubuga nkoranyambaga rwitwa igihe.com
hasohotse inkuru igira iti Tito Rutaremera yavuye imuzi impamvu ibihugu bikomeye bidakunda u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo. Muri iyi nkuru ndumva mwashoboye kwinyuzamwo amaso abakuri iki kiganiro baraza kumva muri rusange ibyo turi buze kuganiraho bikubiye muri iyo nkuru, ariko muri make Tito Rutaremera icyo yibanzeho ni ukwerekana ko ubutegetsi bw'u Rwanda na Perezida Paul Kagame, ariko nubwo avuze ngo ubutegetsi bw'u Rwanda ntiyigeze avuga, yavuze ku buyobozi bw'u Rwanda, avuga na FPR, avuga na Kagame, batatu. Avuga ko ibyiza bakora ari byo bituma ibihugu by'amahanga, yise bampatse ibihugu mu rurimi rw'ikinyarwanda, cyangwa ibihugu byo mu burengerazuba, ko bitajya binezezwa n'ibyiza u Rwanda rukora. Akaba ariyo mpamvu iteka bahora barushyira mu majwi barwikoma, ariko ngo ari ukubera ishyari rituruka ko ibintu byabo baba babikoze neza, cyangwa kubera ibyiza bagezeho bigatera ibyo bihugu ishyari, bigatuma bihora bibaharabika mu ruhando mpuzamahanga. Mbere y'uko rero twinjira mu nkuru nyirizina, nagiraga ngo nibutse abakurikiye iki kiganiro kuko si ubwa mbere uyu musaza n'ubundi twita w'inararibonye agaragaye mu bitangazamakuru, aho asiga amavuta kandi agavuga ibigwi by'umuryango FPR Inkotanyi na Paul Kagame. Mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka w'2022, Tito Rutaremera nabwo hari Twitter yasohoye zari 19 zikurikiranye, twazikozeho n'ikiganiro kuri iyi radio televiziyo yacu y'urwego rw'abubatsi bitemera ubuza abanyarwanda, aho yavugaga umutwe nyamukuru yaravuga ngo kuki Kagame atorwa na 99% abanyaburayi n'abanyamerika bakabibonamo ikibazo. Muri iyo nkuru rero, muri izo Twitter ziwe si n'inkuru, abakurikiye ikiganiro wenda batumva neza icyo Twitter ni kimwe na za Facebook, ni kimwe na za nayo ni urubuga abantu banyuzaho ibitekerezo, ariko cyane cyane buriya Twitter zikonze gukoreshwa mu nzego z'ubuyobozi. Aho rero yanditseho abwira abantu, nubwo mu nzego z'ubuyobozi ni ibitangazwa buri wese akabisoma, ariko ushatse kwandikira umuntu ukabyereka imbaga nzima ubinyuza kuri Twitter, ndavuga niyo mpamvu uvuze bikunda gukoreshwa n'abayobozi. Aha rero yaravuze ngo kuki Kagame atorwa na 99% abanyaburayi n'abanyamerika bakabibonamo ikibazo. Aha rero yavuze mu byo yavuzeho muri rusange, yavuze impamvu abanyarwanda bakunda ngo Perezida Kagame, avuga ngo amatora y'uburayi n'ay'abayobozi ngo ntibakorera abaturage. Avuga ko abayobozi b'iburayi cyangwa muri Amerika batowe ngo badakorera abaturage. Arongera ati kuki abanyaburayi n'abanyamerika batifuza abayobozi b'impindura amatwara. Arongera avuga ngo biriya bihugu by'iburayi n'abanyamerika kubera umujinya cyangwa ishyari biba bifitiye ibihugu byo muri Afurika bizamuka neza, ko yatangaga urugero rw'u Rwanda, avuga ko ngo bifite n'intwaro byashyize ku ruhande bikoresha kugira ngo biburizemo abanyafurika kubera uburyo babayeho. Urugero rero batanze, bavuze yavuze nk'imiryango minini, avuga IMF, avuga World Bank, nanibivuze mu magambo ahinnye, ni ngombwa ko abakurikiye ikiganiro babyumva neza. Yavuze nka Fonds Monétaire International, mu kinyarwanda babyita gute Deo? Fransua, ikigega mpuzamahanga cy'ubukungu. Ikigega mpuzamahanga cy'ubukungu. Yavuze banki y'isi yose, avuga ko kandi ikindi bajya bakora, bafashe inkiko bazishyira ku ruhande kugira ngo bashobore kubangamira abantu bamwe na bamwe. Avuga urukiko rwa ICC, ni urukiko ruri Irahe rukurikirana ibyaha mpanabyaha. Avugamo ngo ko nabwo bifashisha imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, avugamo Human Rights Watch, avuga n'izindi ONG cyangwa imiryango itegamiye kuri leta mpuzamahanga myinshi banyuramo kugira ngo babangamire ibyo bihugu. Yagarutse ku kindi nabwo cy'itangazamakuru mpuzamahanga ko ari kimwe mu bikoresho bya biriya bihugu biremereye, ku buryo biza kubangamira ibyo bihugu biba byibereye mu nzira z'amajyambere nziza yavugaga, ariko by'umwihariko ibyo bihugu yavugaga, icyo yavugiraga n'u Rwanda, biriya byose bashyiraho ngo biza kubangamira imiyoborere myiza.
tukiri aho rero nk'uko nari mbivuze, ibyo byabaye mu kwezi kwa karindwi, yongeye kuboneka mu kwezi kwa 9 ku itariki 10 aganira n'ikinyamakuru Igihe, nabwo ingingo imwe nyirizina yo nari maze kuvugaho ari impamvu ibihugu bikomeye bidakunda u Rwanda n'ubuyobozi bwarwo. Bigaragara rero ni imwe mu ngingo yateruye n'ubundi muri za Twitter ziwe 19 yatanze. Kera rero bajyaga bavuga, cyangwa se niko tubizi, ko tuzi ko abantu b'abasaza, Tito n'umwe mu bantu b'abasaza bakuze mu Rwanda, hari abantu bakunze kuvuga bati abasaza ni dictionnaire, cyangwa se mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni inkoranya, nibo bantu dushobora gushakiraho ibisobanuro bijyanye n'amateka y'igihugu, nibo bantu dushakiraho inama, kuko y'umusaza iyo umuntu akuze amaze kugera mu zabukuru atagishoboye gukora, aho yicaye cyangwa mu rugo aho abari, abantu bajya kumuvomamo ibitekerezo, bakamuvomamo za experience cyangwa ubunararibonye ku byo yabonye uko bamaze igihe kirekire ku isi, mwebwe muri hasi yiwe. Ikindi agenda bambwira ibyo yakoze n'ibyo yabonye, mukabigereranya n'ibiriho, bigatuma mushobora gufata umwanzuro. Kuri uyu munsi wa none rero, nubwo mvuze kuri ziriya Twitter zo muri 2000 zo mu kwezi kwa karindwi, hari ibindi bintu byinshi Tito Rutaremera yagiye avuga, mu by'ukuri usanga biyobya cyangwa bisubiza inyuma abanyarwanda, ku buryo abashobora kugendera ku magambo ya Tito Rutaremera bashobora kuzibona mu Rwanda, mu kitari u Rwanda twifuza, uko u Rwanda rwaba kuri uyu munsi wa none. Ndabivuga mpereye ko imvugo ze akenshi zikunze kugaruka ku kuryanisha abanyarwanda no gucamwa abanyarwanda ibice, mu gihe ubundi twari ducunze yuko cyangwa tumenyereye ko abantu bakuru ari bo tujya kugisha inama kugira ngo babe bayobora abato basigaye. Tito yagumye kuba yicaye hariya abwira abanyarwanda ati, banyarwanda, dore uburyo igihugu cyagombe kuyoborwa, dore ibyo twanyuzemo bibi, dore n'uburyo twagombye kubivamo, dore ibyo turimo uyu munsi wa none, ibibazo dufite, dore n'uburyo byagombye gukemuka. Agahamagara abanyarwanda bose, akaba nk'umubyeyi mukuru mu gihugu, ku buryo n'umubyeyi ubyaye umwana kuri uyu munsi ashobora kumubyara akavuga ati, uyu mwana mwise Tito kubera inama agira abanyarwanda, ni umusaza mwiza. Tukiri ku kiganiro rero yakoze ejo bundi, ndumva mwagisomye, yavuze ibintu byinshi bitandukanye, mwabisomye muri icyo kiganiro. Hari aho yavuze ko bahora u Rwanda kuko rwanze kuba igikoresho, anavuga ko ubuyobozi bwiza buteza imbere, ubuyobozi bw'u Rwanda ari ubuyobozi bwiza buteza imbere ubukungu, mu miyoborere myiza no mu bindi, bigatera ishyari abanyamahanga, bigatuma rero bashaka no kwigana ibikorerwa mu Rwanda, cyangwa se politiki y'u Rwanda. Ikindi yavuzeho ni uko yavuze ati abarwanya u Rwanda kubera bafitanye, hari abarwanya u Rwanda muri ibyo bihugu kubera ngo bafitanye ibibazo bwite. Anavuga ko RPF mbese cyangwa FPR yakuyeho ingoma biremeye, ngo banyuzagaho ibitekerezo bashaka cyangwa babonye igihe icyo ari cyo cyose. Akavuga rero yuko umunyafurika adagomba gukomeza kuba imbata y'abampatsi ibihugu. Tukiri aho rero, ndumva mwese mwasomye iriya nkuru, mumbabarire kuba natinze cyane mu bisobanuro. Hari aho avuga ngo hari abafite ipfunwe ryo gutsindwa n'umunyafurika, uwavuga ni Kagame. Umunyafurika ukurusha ubwenge, ngo nk'uko FPR yagiye ibatsinda. Bwana Fransua, turi aho ngaho, icyo kintu ugitekerezaho iki? Ibyo Tito yavuze bijyanye n'uko ngo abanyaburayi n'abanyamerika bafite ipfunwe ryo gutsindwa n'umunyafurika ngo kubera barusha ubwenge, bakatanga urugero rw'uko FPR yagiye ibatsinda. Ibyo bintu ubivugaho iki, uhereye no ku nkuru wasomye? Muri rusange ikintu twavuga nk'uko abivuze utangira, sibwo bwa mbere uriya musaza yihanukira akavuga ibintu nka biriya. Navuga muri make rero yuko ahubwo ibintu byose abicurika. Hariya uriya musaza rwose, kandi yarakwiye, nk'uko nawe wari umaze kubivuga mu kanya, yarakwiye kuba cya gitabo, yarakwiye kuba irya biblioteke abantu bato kuri we bagombye kuza kuvomamo ubwenge,
ahubwo arabicurika. Aho avuga rero ngo mbese arashaka kwerekana yuko FPR n'abayitegeka abayikuriye yuko batsinze abazungu, akaza muri ibyo avuze byo kuvuga ngo bo ntabwo bashaka ngo banze gukorera mpatse ibihugu. Ndagira ngo rwose ntiriwe njya mu bintu by'amadetaye, ntiriwe mbijya mu mizi, nibutse yuko kugira ngo FPR inkotanyi igere ku butegetsi, iyo itagira bampatse ibihugu aribo bayishyizeho, ntiyari kubugeraho, ntiyari kuzarota inageze no ku nkengero y'ubutegetsi. Ibyo rero uriya musaza rwose najya avuga, ajye yibuka, amenye yuko hari abantu bazi amateka yayo, yuko bageze ku butegetsi, ababashyizeho n'abo bakorera. Gusa icyo yita ngo barushije ngo umunyafurika, ngo kubera ko hari arashaka kuvuga nyine abantu bo muri FPR inkotanyi, ngo barusha abanyamahanga, abazungu ubwenge. Icyo agomba kwibuka nuko babeshye, ya mabeshyo nyine ya Semuhanuka. Abo bampatse ibihugu babashyizeho bazi ko bazabakorera, bakoze ibintu, nshaka kuvuga abo bahagarariye FPR imaze kugera ku butegetsi, imaze gushyirwa ku butegetsi, yakoze ibintu abo bampatse ibihugu batari biteze, kuko nk'uko tubyibuka nabyo yarabivuze. Tuzi yuko imwe mu turufu inkotanyi kugeza uyu munsi zikoresha ku isi ari jenoside yakorewe abahutu. Mu by'ukuri yakorewe abatutsi. Nibyo ntabwo nibeshye. Ibyo mvuze ntabwo ari ukwibeshya, kubera ko twe mu rwego rw'abubatsi b'iteme rihuza abanyarwanda twemera yuko mu Rwanda habaye jenoside, hakaba na jenoside yakorewe abatutsi. Muri ibyo byose rero inkotanyi zitera ku itariki ya mbere z'Ukwakira umwaka w'1990, zatangiye ku munsi wa mbere zica abanyarwanda, zica abahutu. Muri 1994 zakoze provocation zituma mu Rwanda haba jenoside yakorewe abatutsi. Mu minsi yashize Tito Rutaremera we ku giti cye yisobanuriye uburyo abatekinisiye b'inkotanyi bagize uruhare runini muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ngibyo birahagaragara, biri muri interineti, yarabivuze. Ubwo se nibwo bwenge abo bampatse ibihugu bari babatezeho, nibwo barushije abari babatumye. Aho ibyo ngibyo rero ni ibintu byumvikana. Noneho mu bintu avuga nyine biriya mu gihe banditse byose birahita byumvikana. Muri make ibintu nk'uko mbivuze, we ashaka gukoresha icurikabwenge, ibintu byose akabivuga ngo ubutegetsi bwiza, Kagame mwiza, ibiki n'ibiki. Byose ibintu bitatu twavuga nge mbona mbese nahagararaho muri aka kanya ni ibingibi. Icya mbere nk'uko maze kubivuga, byose bikubiyemo uko ibintu byose abicurika. Aravuga mu by'ukuri yagombye kuvuga akerura yuko FPR ari umukozi wa mpatse ibihugu, kuko mpatse ibihugu birazwi, FPR yafashijwe n'Abanyamerika, ifashwa n'Abongereza, ifashwa na Israel, ifashwa n'ibindi bihugu. Ibyo ntabwo ari amabanga, nabo ubwabo bamaze kubishyira ahagaragara. Icyo ngicyo ni ikintu cyumvikana. Ahubwo icyo abo bampatse ibihugu ubu ngubu basigaye babaziza nuko amabi bakoze yari arenze ayo bo bari biteze. Ubu ibyo bavuze, ibyo baje bavuga ngo bazazana demokarasi mu Rwanda,
barayizanye se? Ubu se mu Rwanda hari amashyaka angahe? Bemerera se amashyaka gukora? Ubu se mu Rwanda abanyamakuru bahari ni bangahe bigenga? Turabazi abari mu abicaye mu bihome byo mu Rwanda. Aho ngaho rero ibyo hari isura nyayo ubu bwabo biha, FPR Inkotanyi yiha, akaba ari cyo gituma abo bantu bampatse ibihugu ari byo babaziza. Icya kabiri, ibyo avuga ngo abaturage ngo bakunda Kagame, ngo bakunda ubutegetsi bwiza, aho ngaho arabeshya cyane, kubera ko ahubwo iyaza kuvuga ati kubera ko twaje twica n'uyu munsi kugeza uyu munsi, kandi nabyo barabyivugira, bavugaga mu makuru arahari yuko nabo ubwabo bavuga ngo bazajya barasa abantu ku manywa y'ihangu. Abaturage rugikubita ntabwo ari ukubakunda, ahubwo ni ukubatinya. Ibyo bintu bagomba kubitandukanya. Abaturage batinya ubwo butegetsi bw'igisuti. Noneho rero ikindi kintu muri make nahagarariraho ni uko bica uburenganzira bwose bushobora kubaho bw'abaturage b'Abanyarwanda. Ibyo nabyo biri muri iyo sura nyine, uko turi buze kubibona muri iyo ngingo ya kabiri turi buze kugeraho, niho ndi buze kubigarukaho, kubera yuko rwose uburenganzira bw'Abanyarwanda muri rusange ntabwo bwubahirizwa. Ibyo ngibyo Tito Rutaremera nibyo yagombye kuvuga, arabicurika byose rwose, ni icurikabwenge ashaka gushyira mu bantu batamuzi. Ibyo byo kuvuga umunyafurika rero bashaka kwitwaza ibintu bita africanisme, ariko mu by'ukuri ugereranyije n'ubushotoranyi bakora mu karere, ubu ngubu turabizi, muzi ko abakongomani ubu ngubu bamereye u Rwanda nabi kubera iriya ntambara u Rwanda rwitwaje M23 rugatera kiriya gihugu, birazwi, si n'ubwa mbere. Tuzi uburyo abarundi bagiranye ibibazo n'u Rwanda kubera ibyo gushaka gushyigikira kudeta mu mwaka wa 2015. Ibyo byose ni ibintu nyine byerekana isura ya FPR Inkotanyi n'abayikuriye bose. Ni gutyo naba mvuze muri make kugira ngo ntizimba mu magambo, mbe na mugenzi wanjye turi kumwe ijambo akomeze. Naho ubundi ni byinshi rwose, mu kiganiro kimwe ntabwo twabivuga ngo tubirangize. Arakoze Bwana Fransua kuba ku kibazo twamubajije cyangwa se ku byo twamubwiye byatangajwe na Tito, akaba bikozeho ubucukumbuzi, mbese akerekana uko abyumva. Ku kintu cyiza cyane avuzemo nagarukaho nuko no mu buzima busanzwe habaho mariage, gushyingirwa kw'abantu, bashyingirwa babyumvikana. Uko yavuze ati nubwo bashyira mu majwi abanyaburayi n'abanyamerika, abo nibo bamwicaje ku ngoma, nibo n'uyu munsi wa none nibo bakimuri inyuma na gato yasigaranye kugira ngo akore ibyo ashaka. Ariko mu buzima busanzwe ariho nubwo abantu bashyingirwa mariage baba bumvikana bakundana, umunsi ari mwiza cyane wo gushyingirwa, ariko ntibibuza ko nyuma haza kuba ibibazo, hakaza kubaho divorce cyangwa gutandukana. Ibyo rero biterwa n'ibibazo biba byavutse mu rugo. Tubigarukaho no mu bihugu nabyo. Niba uyu munsi Tito ari kurira nk'umwana wiriza ngo barabanga ngo kubera ngo bayobora abaturage neza, nukubera nyine uko nukubera ko hari ibyo bari bumvikanye bitagenze neza, bikaba biri kuganisha kuri divorce cyangwa ku butandukane. Bwana Deo, turagira ngo tukugarukeho mu byo Tito Rutaremera yavuze. Yaravuze ngo Kagame afata ibyemezo akabishyira mu bikorwa, nta nama agishije abo bampatse ibihugu, ngo bigatuma batamwiyumvamo. Ikindi cya kabiri aravuga ngo akora politiki ibereye Abanyarwanda hatarimo inyungu zampatse ibihugu, ngo bakamuhora ko ahora atsinda muri gahunda y'intambara. Nacyo yagishyizemo Tito. Fransua, Deo, wowe ubyumva ute? Ngo ayobora igihugu ku buryo afata ibyemezo atabajije bampatse ibihugu. Oya, buri gihugu kiba kigenga
mu ruhando rw'amahanga, kandi nizera ko abo yita bampatse ibihugu babizi neza, ariko uburyo ayobora igihugu nibwo butumvikana, nibwo nyine nk'uko Tito yabivugaga buri budasanzwe mu mateka y'isi. Njye nkeka ko Tito yagombye kubwiza abanyarwanda ukuri kuko yabaye i Buraya, numva ngo yabaye mu Bufaransa. Nta gihugu na kimwe yigeze abona kiyoborwa n'ishyaka rimwe, kiyoborwa mu Buraya, kiyoborwa n'umuperezida umwe imyaka 28. Hari icyo bita alternance politique, donc guhererekanya ubutegetsi. Mu Bufaransa hashobora kujyaho abaperezida barenga 5, mu Rwanda hakiriho umuperezida umwe. Niyo mpamvu uwo muperezida umwe umaze imyaka 28 ku butegetsi afata ibyemezo nyine nk'uko abishaka, nk'uko abyumva, kuko nyine igihugu kiba cyarabaye nk'akarima ke. Ariko ndibutsa Tito ko igihugu ntabwo ari cya perezida. Perezida aba ari umuturage nk'abandi, ahubwo ashyirwaho n'abaturage. Ntabwo byumvikana ko umuperezida atorwa amanota 99%, haba harimo amakabya nkuru, haba harimo ikintu kidasanzwe. Igihugu ntuyemo cyo ni speciale. Ndababwiza ukuri kw'Imana ko perezida w'iki gihugu uyu munsi ntamuzi, kuko ni federation. Buri mwaka umuperezida arahinduka. Umuperezida rero aba agomba gushyira mu bikorwa iprogaramu z'igihugu, izindi institution zashizeho. Noneho ntabwo aba ari umuntu w'ikitabashwa, aba ari umuntu usanzwe. Ntabwo ndabona cortege y'umuperezida wo mu Busuwisi. Maze mu Busuwisi imyaka 22. Ntabwo ndabona cortege y'umuperezida w'Ubusuwisi. Ntabwo ndabona abantu ngo bashinzwe ngo kumurinda, abasirikare b'imbunda zidasanzwe. Ntabwo ndabona ngo hari burende cyangwa hari umuhanda bafunze ngo perezida agiye gutambuka. Perezida abajya mu maduka nk'ay'abandi baturage b'Abasuwisi bajyamo. Noneho nk'uko Obama yabivuze, mu Rwanda, muri Afurika tugomba kugira za institution forte, aho kugira ngo tugire abantu b'ibitabashwa, de personnalité forte. Kuko mwabishaka mutabishaka na Tito ndumva tubyumva kimwe, ntabwo azabaho iteka ryose. Ejo azagenda, nagenda se igihugu azagisigirane. Niyo mpamvu tugomba kwitoza kumva ko igihugu ni icy'abanyarwanda. Abanyarwanda bagomba kwihitiramo ababayobora. Noneho iyo uzi ko abo bantu hari icyo bagomba, ubategeka nyine muri demokarasi, mu bwumvikane, mu mahoro. Iyo rero uzi ko ntacyo bagomba, wabafashe ku ngufu. Navuga ko abanyarwanda bafashwe ku ngufu, kuko nta burenganzira. Aravuga ngo babategeka neza, ntabwo babategeka neza, kuko Tito Rutaremera yibuke mu biganiro cyangwa mu ngendo Kagame amazemo iminsi, nawe ubwe yaravugaga ati mbikirene. Niba abategetsi bategekwa neza, ntabwo ari Kagame wagombye kujya gukemura ibintu byo muri Ruhango, muri Cyangugu, amaprefecture y'ubu ntabwo nyazi. Nyamagabe na Nyamasheke na Ruhango. Nyamagabe na Nyamasheke ngo abari ujya gukemura ibibazo byaho. Niba u Rwanda ruyobowe neza, nta kuntu urubanza rwagiye muri cour d'appel, muri cour supreme, muri cour zose rukarangira rutabasha gushyirwa mu bikorwa, bigategereza ko perezida ari uzaza. None se ubwo ubutegetsi buri hehe? Niba ubucamanza budashobora gukora ngo butegeke itegeko ryemerwe, ubwo se ubutegetsi burahari? Bayobora neza se abaturage muri uhe rwego? Ko ubutegetsi babufashe ku ngufu, nta muntu uvuga, ari ishyaka rimwe gusa rivuga, ari umuperezida umwe gusa uvuga, ari polisi yica igakiza. Polisi yagombye kurengera, kurinda umuturage, akaba ariyo yirirwa irasa abantu ku manywa y'ihangu, ntihagire urubanza ruboneka.
ubwo se abaturage bayobowe neza hehe? Ikiri cyo nuko abanyarwanda kubera agahinda nyine nako kababaro ndetse n'ubwoba, iyo umubajije akubwira igitandukanye n'icyo atekereza. Nkeka ko rero abampatse ibihugu nta shari bashobora kumugirira, kuko mpatse ibihugu nawe azambwire umpatse ibihugu wigeze arenza manda 2 ku butegetsi, aba afite ibyo agomba kubwira abaturage. Iyo rero Bwana Deo ube wihanganye gato suko guca mu ijambo, bampatse ibihugu bashobora kuba bamugirira ishyari ry'uko abaturage b'u Rwanda bahora baterura amabaruwa bakajya kuvuga, bahora bifuza ko bayorwa na Perezida Kagame nk'uko babigize mu mwaka wa 2015 ubwo bahinduraga itegeko nshinga, hanyuma bakaza gutwara amabaruwa mu nteko ishinga amategeko basaba abadepite yuko bahindura itegeko nshinga kugira ngo bemerere Perezida Kagame kubera bayobora neza. Icyo nkeka ko gishobora gutuma bampatse ibihugu bamugirira ishyari kubera ayobora neza abaturage, bagasaba ko ahindurirwa manda zo kuyobora igihugu. Ibyo nari mbivuze kubera numvishe hari uburyo nawe wari ubivuze. Iyo ndi gishobora gutuma kuba impamvu ituma bamugirira ishyari. Abanyaburayi bubahiriza amategeko cyane, ntabwo bashobora gukora scenario nk'izo, ibintu bimeze nka sinema cyangwa mise en scène ngo abantu bazane ibiseke ngo bagiye gutora bwikubye 3 Macron. Niba Macron afite manda y'imyaka 3 ndumva ari 4 inshuro 2, iyo birangiye Macron abazi ko agomba kugenda. Niyo baza kumubwira ngo nahagume kuko azi itegeko nshinga, amategeko barayubahiriza. Muri iki gihugu cyo ndimo biteye ubwoba, urinjira bakakubwira ati amategeko avuga ibi ngibi, akwemerera ibi. Ibintu amategeko akwemerera mu Busuwisi, niyo uri umunyamahanga byanze bikunze bakoresha ibishoboka byose bakabiguha. Ibintu amategeko atakwemerera ntabwo bazi kudiskita, barakubwira ati ibyo ntibishoboka, barakubwira ngo c'est la loi. Nawe rero biba byarakugiyemo ku buryo bakubwira ati c'est la loi, ibura byemerewe, uravuga uti okay. Yakubwiye ngo c'est la loi ntabwo byemerewe, uhita ugenda. Ntabwo bajya muri ibyo bintu bya manipulation byo kudiskita ngo hari ibiseke ngo hari abamukunze. Ibyo ni santima. Mu gutegeka igihugu ni ibintu bikomeye cyane ku buryo bitagomba amarangamutima, agomba kubahirizwa amategeko. Amategeko ajyaho kubera ko aba ari impamvu ko inyuma ya manda 2 uwo muntu abananiwe, hagomba kubona abandi bamusimbura. Ntabwo nshobora kwihandagaza ngo mvuge ko abavutse nyuma yanjye cyangwa abize nyuma yanjye bose mbarusha ubwenge. Hari generation ziza nyuma yacu ziba zifite ubundi buryo zibona ibintu, zigomba gutegeka mu bundi buryo. Tugomba rero kumva ko tutari kamara, ko nta mu perezida uri kamara. Ibivuga wenda nuko narebye ngo akanyoni katagurutse ntabwo kamenya iyo bweze. Abanyarwanda bari mu Rwanda kubera ko babayeho bashobora kuba batazandi kuntu babaho, ariko ngenda kubwira ibibera ahangaha, amategeko arubahirizwa. Perezida y'umwaka ushize avaho hakajya hundi, nyuma y'imyaka 7, twebwe n'imyaka 7 kuko baba ari 7, nyuma y'imyaka 7 bakazongera bagatora abandi ba perezida 7 bazamara imyaka 7 basimburana. Nta kindi kintu gishobora kubihindura. Rero impamvu abo ba Tito Rutaremera babesha abaturage kuko yabaye Buraya arabizi, nuko azi ko i Buraya amategeko yubahirizwa. Nono abo bantu bo mu mahanga iyo babona umuntu ukora nk'ibyo nyine bakora, niyo mpamvu batangara, ahubwo batangara gakeye kubera ukuntu bamukingiye ikibaba. Batangara gakeye, ubundi ntabwo bagombye no kumurebera izuba igihe. Bwana Deo ukiri aho, nagiraga ngo tukongere iminota 2 urangize gusobanura neza kubyo twakubajije. Hari icyo utari wasobanuye neza. Bavuze ko mu byo Tito avuga, yavuze ko bamuhora ko ahora atsinda muri gahunda y'intambara. Biranditse neza mu kiganiro yatanze. Hari akandi gato mu bijyanye no gufata ibyemezo, nakubajije nabwo wabisobanuye ni byiza, ariko ni ngombwa uko ubwira n'abakurikiye ikiganiro kugira basobanukirwe neza. Hari aho yavuze ko Kagame afata ibyemezo atabanje kugisha inama
ibihugu by'ibihangange. Ese ubundi wigeze ubivuga mu ntangiriro ko igihugu cyigenga, ko igihugu ari souverain cyigenga, ibindi bihugu mu gufata ibyemezo bigomba kujya kubaza ibihugu bikomeye n'utuntu tubiri. Murakoze nuba mwa afete ndahera kuri iki cyanyuma. Ntabwo igihugu kigomba kujya kubaza amahanga, ariko igihugu perezida agomba gufata ahubwo ibyemezo abajije inzego akorana nazo, abo badepite, abashinga amategeko, abaminisitiri be. Mu Rwanda nta mu minisitiri ugaragara, nta mudepite ugaragara, nta cyemezo abadepite bafata kigaragara. U Rwanda rwabaye akajagari, rutegekwa n'abasirikare. Nabonye ubwo perezida bamubazaga ikibazo, impamvu mbivuga ni uko nyine umuntu aba skandalize. Ntabwo ndabona umujenerali w'umusuwisi, ntabwo ndamubona rwose. Noneho perezida akaba ari mu nama y'abaturage, umujenerali akavuga ngo rwose iyo sambu ngo yatswe ngo uriya muturage ngo kubera impamvu izi n'izi. None se generali mu nzego z'igihugu ashinzwe iki? Uretse kurinda umutekano no gukora izo ntambara zabo, ubundi mu butegetsi nta kintu generali ashinzwe. Ntabwo yagombye kwentervona ahantu perezida wa repubulika yagiye. Ari depite wentervonye cyangwa minisitiri nabyumva, ariko kubera ko byose byabaye militarize n'abasirikare babikora, noneho ngo ahora atsinda mu ntambara hirya no hino. Biteye agahinda ko ibihugu bya Afurika, nyine ahoza avuga abo bamatse ibihugu, ariko nta nibagirwa, reka nsubira inyuma, barabesha bamatse ibihugu niho bategeka u Rwanda. Ibigo byinshi byaho mu Rwanda bitegekwa n'abazungu. Abazungu nibo birirwa baririmba ngo tuzarwubaka. Eske ubu abazungu nibo bazubaka u Rwanda cyangwa n'abanyarwanda? Kera baravugaga ngo u Rwanda ruzazamurwa n'amaboko y'abana babo. Numva twagombye kwijya nko muri za Dubai. Iyo ugiyeyo ntabwo ushobora gukora sosiyete udafatanyije n'umuturage w'aho ngaho. Noneho icyo gihe abaturage barazamuka, igihugu cyose kikazamuka, kuko les investisseurs baraza bagashyira amafaranga n'ubumenyi bwabo muri icyo gihugu. Umunyagihugu akaba ari actionnaire, umufatanyabikorwa, noneho igihugu kikazamuka. Mu Rwanda rero ni amacuri, ahubwo n'ibyo bafite bafata bafata abashoramari b'abakene, kuko sinumva ukuntu umuntu ashobora kumara imyaka 5 abagore, abana, abagabo barara hanze ngo umushoramari. Niba umushoramari adafite amafaranga, ntabwo mushobora kwimura abaturage. Mu itegeko nshinga nk'uko Victoria yahoze abivuga, bimura umuturage ari uko ingurane ikwiriye yabonetse. Nyuma rero iyo mumaze kwimuha nibwo mugomba kumusenya. Ntabwo mushobora gusenya cyangwa kwirukana umuturage mutaramubonera ingurane ikwiye. Sinumva rero aho bahera bavuga ko bayobora. Ibyo ngibyo rwose ni itegeko ririho rishya rigenga expropriation, rivuga ko umuturage mbere yuko yimuka mu bye agomba kwishyurwa. Hari n'iminsi imenya nimba nibuka neza 120 bamuha kugira ngo abe yatanze ibyo abandi, ariko yamaze gushyikira amafaranga kugira ngo bari kwitegura nawe kubona aho hajya kuba. Ariko mu Rwanda bo bagusenyera mbere yuko banabara. Ni iminsi 120. None se ubwo u Rwanda nabonye umukuru arindi ibintu yavuze by'urukozasoni, umuntu wize mu Bubiligi, umuntu wize amategeko, umuntu abaye i Buraya akavuga ibintu nk'iby'abana. Biteye agahinda rwose. Nta kuntu ushobora kubwira umuturage ngo inzego z'ubutegetsi, ngo inzego z'umutekano ngo urabazisuzuguye, ngo nizisuzugura, ngo urabona ibijyana n'ibikorwa akoze. Ntabwo umuvugizi wa guverinoma akwiriye kubwira abaturage ngo ahagarariye abaturage. Umuvugizi wa guverinoma ntabwo ahagarariye abagwizatunga, aba-investisseurs. Ariko mu investisseurs ni iki? Abashoramari.
ntabwo agomba kuba mu ruhande rw'umushoramari, agomba kuba mu ruhande rw'umuturage, kuko n'umuvugizi wa guverinoma n'abaturage baguverinoma abaturage. Noneho umushoramari aje gutuma igihugu byose gitera imbere kubera izo nyungu ziri aho hantu. Birumvikana ko abaturage bagomba kuhava, birumvikana rwose, ariko umuturage ari ku isonga. Umuturage agomba guhabwa icyubahiro. Umuturage rero kubera ko ari we bahagarariye, bagomba kubwira umushoramari bati amafaranga ufite ari hehe, akayatanga, abaturage bakagenda. Ari ibyo twese twashora imari, nanjye ubwanjye mpari akangondo ikabi yanjye nakubaka ibintu bigakomera. Ibintu biroroshye niba ari uko bashora imari. Rero mu Rwanda sinumva ahantu bazagera. Nabyo bintu by'intambara abanyafurika twari dukwiye kubyibagirwa, kuko nyine nibyo bidusenya, nibyo bituma bamatse ibihugu bahora batwicaye ku mutwe iteka n'iteka. Nasubira inyuma ajye kwa Minidada. Minidada yari opose ku Bongereza, azarebe ukuntu byagenze, arebe Lumumba ejo bundi bazanye iryinyo rye, marerezo abanyekongo bararyakira. Abo bamatse ibihugu bahora batudiviza nyine kugira ngo dukore izo ntambara, twirirwe turwana twicana. Kubera iki tugomba guhora mu ntambara? Kubera iki u Rwanda rugomba kugira abasirikare bangana gutyo? Kubera iki izo ntambara tsinda warwana na murumuna wawe cyangwa na mukuru wawe, warangiza ngo watsinze intambara? No, uba watsinzwe. Byanze bikunze wenda atsinze uwo munsi cyangwa uko kwezi, uwo mwaka, ariko ejo nazagenda yiyoruganize, kuko ni mukuru wawe arakuzi neza, azagenda yiyoruganize nawe aza gutsinda. Ubwo se uba watsinze intambara. Nibarebe histoire ya Afurika, mbambwiye umuperezida watsinze intambara. Umuperezida wa Afurika amaraho imyaka 30, mubishaka mutabishaka ni imyaka 30. Nyuma y'imyaka 30 nyine, kubera ko tuba turangaye, abo bamatse ibihugu baraza akadukuraho. Arebe ba Kadafi, arebe ba Sani Mubaraka, hariya muri Misiri, muri Sudani, arebe Mumbutu, ni imyaka 40. Niba rero nk'uko bavugaga ko bashaka gucura impunzi, ko bashaka gushyiraho demokarasi, y'amategeko 8 ya FPR, iyo babishyira mu bikorwa, umunyarwanda akaba umunyarwanda, ntihabe umunyarwanda w'icyitegererezo n'undi munyarwanda agomba gukinyiza nyine wakangondo abanyahe, bagomba kwima uburenganzira bwe. Udafite uburenganzira na buke, intambara yava heheze. Turi mu Rwanda. Bwana Deo, urakoze. Igihe twari twaguhaye ndabona kiri kurenga amasegonda 30, nizere kuri urangije. Umunyarwanda afite uburenganzira bwe, umunyarwanda yiyumva nk'umuturarwanda, nk'umunyagihugu. Umunyarwanda azi ko polisi, abaminisitiri, perezida muhagarariye koko by'ukuri. Ibyo by'intambara ntabwo byabaho, ibyo by'amoko ntabwo byabaho, iby'uturere ntabwo byabaho. Igihe tuzaba tugabana ibyiza by'igihugu de façon équitable, ntabwo intambara zaba. Murebe Dubai, hari amahoro. I Dubai hari iterambere kuko umunyagihugu arubashwe. Murakoze. Kuri ako kantu cy'intambara mumbabarire gatoya kuko ni ingenzi. Hari ikintu nshaka kuvugaho. Icya mbere ni uko bya bindi navuze yuko FPR Inkotanyi ari umukozi wamatse ibihugu. Mureba ahantu hose bajyanye ingabo z'abanyarwanda, akenshi nako hose baba bari gukorera amatse ibihugu. Urugero rwa nyuma navuga ni hariya muri Mozambique, ibiri kuhabera n'abasirikari bamaze igihe, niba inkuru zitangazwa arizo batabona amafaranga. Tuzi icyo bagiye gukorayo, ntabwo bagiye kurwanira abaturage bo muri Mozambique, ahubwo bagiye gukorera za multinationali zo hanze, bagiye kurinda amapeteroli n'amagaze ya kompanyi zo hanze, ntabwo bagiye gukorera abanyafurika. Ako ni akantu ka mbere nashaka kuvuga kuri izo ntambara. Icya kabiri,
ubundi ari nabyo ahari Tito Rutaremera yashatse kuvuga, bashaka kwambika umuntu bita Paul Kagame ingofero y'uko ari umupanafricaniste, ariko sibyo. N'ikimenyimenyi ni ziriya ngero natanze, urugero rw'uko mu mwaka w'ibihumbi 2015 birazwi neza kubera ko abantu bashatse gukora kudeta mu Burundi, kugeza n'ubu ngubu abarundi bakibasaba, kandi birazwi ko hari bakicariye mu Rwanda. Icya kabiri, biriya tuvuga M23 mu w'ibihumbi 2012 yarakubiswe 12-13 bahungira mu Rwanda no muri Uganda. Uyu mwaka nk'uko tubizi mu buryo rwose budasubirwaho, perezida na guverinoma ye ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaganye u Rwanda, baranarurega ahantu hose mukora politike, bavuga yuko u Rwanda ari rwo rushyigikiye M23, ko ari umutaka rwiteye kugira ngo rujye gutera igihugu. Ahangaha rero ikintu nashaka kuvuga kuri izo ntambara ni uko ahubwo FPR Inkotanyi iri gukorera abanyarwanda nabi, kubera yuko abasirikari bari kugenda, abasirikari b'u Rwanda, abasirikari Inkotanyi ziri kohereza hakurya no hino, ziri kugenda zanduza isura y'umunyarwanda aho ari hose, yaba uri mu Rwanda yaba ari umunyarwanda uri hanze, kubera ko iyo bahageze ntabwo bavuga ngo n'abasirikari ba FPR, baravuga bati n'abasirikari b'abanyarwanda. Ni ibintu bibi rero bari gukururira abanyarwanda. Nizere ko muherutse no kubona ibiri kubera mu baturage bo muri Republike ya Afurika yo hagati, Republike Centrafricaine. Muzi ko nabo bari kwamagana ibikorwa abasirikari baturutse mu Rwanda bari gukora, politike bafiteyo. Izo ntambara bari kujyana, n'ejo mu gitondo muzasanga hari ahandi hantu byavutse. Ntabwo niriwe mvuga muri Benin, kubera ko no muri Benin hari abasirikare b'abanyarwanda bariyo, naho ibintu mbese naho ishyamba ntirimeze neza rwose. Fransua, muri Benin ejo bundi basenye amasezerano yeruye na Benin. Ariko rero na mbere yaho abasirikari b'ababeninwa bo barabivuze rwose, baravuga ngo ni agasuzuguro, kubera yuko mbese mu bucuti buri hagati ya perezida w'u Rwanda na perezida wa Benin, ngo hari abasirikari babohereje kugira ngo bajye kurinda umutekano wa perezida wa Benin. Ibyo ngibyo byaje gukurura umwuka mubi mu basirikari bo muri Benin. Mbese ni icyo kintu nashaka kuvuga, cy'izo ntambara bakurura hakurya no hino, cyangwa se bajyamo hakurya no hino. Ariko izo ntambara mu by'ukuri ni intambara zo kuzana umwuka mubi ku banyarwanda, nizo gutera umwaka abanyarwanda. Mbese naba mbirekera aho ngaho, ariko icyo nashaka kuvuga numva ko cyumvikana. Murakoze. Murakoze Bwana Fransua. Birababaje kuba umuntu w'umusaza mukuru nkuko twavuze ari bamwe muri za biblioteke z'igihugu tuba dufite, cyangwa umutungo ukomeye w'igihugu twagombye kugisha inama cyangwa gukuraho inama, avuga ibintu binyuranye n'ibibera mu gihugu cy'u Rwanda, kuko twe turi abanyarwanda, dufite imiryango yacu, dufite inshuti, dufite n'abavandimwe bacu. Amaraso yacu nta kinyarwanda, niyo mpamvu tuba dutanga ibi biganiro tugambiriye ko twagira u Rwanda rwiza, u Rwanda rubereye abanyarwanda, kandi u Rwanda abadukomokaho bose bazibonamo bakabana mu mahoro no mu mutekano. Tukivuga ku by'intambara rero, umwese mwabivuzeho, ariko umuntu yakwibaza ati ese Tito Rutaremera kuki avuga ko ngo Kagame ngo bamuhora ko atsinda muri gahunda z'intambara? Ubundi intambara irica, intambara irasenya, intambara iteza ibibazo aho yabaye hose, uko nta ntambara ibaho y'amagambo, intambara ni y'amasasu. Isasu riguye rero
ririca ntabwo risiga abantu buhoro, ari wowe wateye, ari uwatewe, ari abaturage batuye aho, bose barapfa. Niyo mpamvu rero mu byo Tito yagombye kuvuga ahubwo ko Kagame afite politiki nziza yo gukemura ibibazo by'intambara ku isi cyangwa muri Afurika ku buryo nta ntambara izongera kubaho. Naho kuvuga ko atsinda intambara, ahubwo wavuga ati ese kuva mu mwaka w'1962 ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi ubwo u Rwanda rwabaga repubulika, nta ntambara uretse intambara wenda uretse ibitero shuma by'abitwaga inyenzi bateraga ku gihugu cy'u Rwanda rukirwanaho, u Rwanda nta ntambara rwigeze rurwana n'igihugu gituranyi cyangwa ngo rujye mu zindi ntambara z'amahanga. Intambara dutangiye kuzibona ku ngoma ya FPR. Ahubwo Tito twagombye kuba turi kumubaza tuti ese izo ntambara musanga arizo zikemura cyangwa zizakemura ibibazo by'abanyarwanda? Ngibyo aho ruzingiye ikibazo, ariko no kugira abasaza abitwa abasaza badafite icyo bamariye igihugu. Gusa nizera ko uretse uriya nyine wo mu ngoma hari abandi basaza beza bafite igihugu akamaro. Ubushize babajije umusaza Mpyisi Ezira ufite imyaka irenga 90 ku bijyanye n'intambara. Mpyisi yarabasubije ati abo bajya muri Mozambique baba bagiye gukora iki? Ese ntibaba bagiye kwica? Nese zirambunda baba bafite baba bagiye kuzikoresha iki? Baba bagiye kwica n'abicanyi. Tukiri aho rero reka tugaruke kuri Fransua. Ndabona igihe cyagiye, turamuha akanya gato gashoboka. Hari aho Tito Rutaremera yageze aravuga ngo Perezida Kagame abarusha gahunda ya politiki, ngo birabarya kuba ari umunyafurika ubarusha ubwenge bingana gutyo. Ngo arabazengereza muri diplomasi bakanayoberwa igihe batsindiwe. Icyo kintu kivugaho iki Bwana Fransua, kuba Kagame azengereza abantu muri diplomasi akabatsinda? Iminota 2 rwose umbabarire ntuyirenze urenzeho umwe ariko nturenze 2. Oya rwose, ahubwo ubundi haba hari ibintu biba bidakeneye komantere. Ese kuki atatanze ingero z'ikibazo runaka muri diplomasi yatsinzemo? Hari urugero yigeze atanga? Nta rugero yigeze atanga. Urumva rero biriya byose ni bya bindi navuze byo kubeshya, kuko birazwi iyo Kagame agiye hanze abagiye mu bibazo byabo bambatse ibihugu, ibyo bamubwiye nibyo agenda akaza gukora aho ageze. Ibyo rero ari kuvuga ngo byavuze ngo ngo bamugirira amashyari, bamwanga kubera iby'abatsinda n'amapolitiki. Ibyo byose ni ukubeshya nk'uko nabivuze. Ahubwo hari igihe agenda ubundi biriya yahoze avuga ngo hari ahantu avuga ngo niwanyu ngo mwica amategeko, ngo none ngo mukaza gutanga urugero ngo muri Afurika ngo niho bica amategeko. Hari ikintu nagiraga ngo mwibutse, kubera yuko bagomba kwibuka yuko iyo umugaragu ari gukorera sebuja ntabwo agomba kurenza ku byo bamuhaye. Niba anazi neza yuko abo bamhatse ibihugu bica amategeko, noneho FPR ikagenda igakuba inshuro 1,000 na miliyoni, ahubwo uko kwica amategeko, guhonyora uburenganzira bwa muntu, yibuke yuko mu Kinyarwanda baravuga ngo imbwa yiganye inka kunya mu rugo barayikubita, bayiciye umugongo, ahubwo n'umurizo barawuca rwose. Muri make rero niba mpatse ibihugu yarabatumye gukora ibi n'ibi, ntabwo bagombye kurenzaho, bagombye gukora ibyo babahaye. Ibyo byo kubeshya byose ni ukubeshya rwose. Nta bintu byinshi mfite navuga aho ngaho. Murakoze. Yavuze yuko ngo barusha diplomasi. Iyo diplomasi abarusha yarayize se? arakoze Bwana Fransua ku bisobanuro aduhaye. Reka tugaruke kwa Deo. Ibyavuzwe byose ndumva twaganiriye. Hari ibyo Fransua yavuze, ibitekerezo yatanze, hari ibyo watanze, ariko mu kiganiro cyawe wagarutse cyane ku bijyanye no kwerekana uburyo uburenganzira butubahirizwa mu gihugu cy'u Rwanda. Hari aho watanze n'urugero rw'ibihugu utuyemo nk'Ubusuwisi, hari aho ugeze uvuga kuri manda z'Abafaransa, wagarukaga ku bintu bijyanye no kubahiriza amategeko, uvuga uti kuki bo batabihindura ngo bavuge ko abaturage bongeye kwifuza perezida ngo agaruke. Uti perezida mu Faransa amaze imyaka 8 aragenda, n'8 ntibayigezaho, nk'uwitwa François Hollande
ubushize yategetse imyaka ine avaho aragenda, ba Sarkozy bavuyeho n'abandi. Iwacu rero ngo bakunda Perezida Kagame cyane, nibyo abazungu bituma bamurakarira bakamugirira ishyari kubera abaturage bamukundaho, iwabo ntibabakunda. Tito mu bushize muri Twitter ze yavuze ko ngo abayobozi bo muri ibi bihugu yo batowe ngo ntabwo bakorera abaturage ibyo bashaka. Nyine hari uburyo arabajya bavuga bati umuntu yageze ku mwanya w'ubuyobozi cyangwa yo yabaye umukoma amashyi ahindura imvugo, ahindura ubwenge. Abandi bakavuga bati iyo yobotse ingoma cyane ubwenge bujya mu gifu. Muri make rero nkaba mbona biriya bitari bigwikwiye kuvugwa n'umuntu w'umusaza nka Tito Rutaremera ukuze muri politiki, akuze mu myaka ariko akuze no muri politiki. N'umuntu twagombye kugira nk'ikitekererezo ku buryo abanyarwanda bagombye kujya bamwibukiraho byinshi, kimwe n'uko abazungu urabona nko hari aho tugera tukavuga tuti umuntu runaka yavuze ibi nk'umushakashatsi runaka, cyangwa se umuntu ku giti cye bagandiye n'ibyo tujya twibukiraho bavuze, kandi mu by'ukuri ntabwo bari abantu b'ibitangaza n'abantu ba kera. Mu Rwanda naho twagombye kuba nibura uyu munsi twicaye tuvuga tuti hari ibyo twibukira kuri Tito Rutaremera yavuze. Nko mu kanya nahoze mvuga ni hari ibyo twibukira kuri Mpyisi yavuze nk'ibyo ati baba bagiye kwica. Ubushize aho yaranavuze ati mu kiganiro Mpyisi bamubajije ati ubu turi mu kaga, ati habaye intambara mu Rwanda noneho umututsi yahungira se muri Tanzania, yahungira se muri Kongo, yagiye Burundi se dufite isura, igihugu cyacu gifite isura mbi. Ura musaza n'umusaza abantu bakwiye gusigasira. Nahoze mbona yakoze umunsi mukuru menyera uw'amavuko ye, bamutwaye n'akaboko ariko umutwe we uracyari muzima. Ura musaza nanjye mboneho umwanya wo kumusengera Imana imuhe amahoro n'umugisha, asaze neza pe. Ni umusaza w'intangarugero, n'abandi aho gusaza neza ahubwo bararyanisha abanyarwanda, bashaka gusiga politiki izarangirana nabo ariko yo kuryanisha abanyarwanda muri kino gihe. Bwana Deo, abakurikiye ikiganiro cyangwa bazagikurikira, mu by'ukuri mu byo wagarutse kubera uba no muri ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu, wagiye ugaruka no kuby'imanza no kuby'imiyoborere y'inkiko, uvuga uti imanza uburyo zirangizwa n'uburyo hari ububasha bw'inkiko n'ibindi, ugasanga wigaruriye perezida atari umucamanza. Mu by'ukuri hakabaho ikintu cyo kuvangavanga inzego z'ubutegetsi. Bwana Deo, ikibazo nagira ngo nkubaze kuri iki kiganiro turimo tugisoza, hari aho Tito Rutaremera yavuze ngo ubushakashatsi bwa RGB ni ikigo cy'igihugu bajya bakoramo n'ubushakashatsi, ni ikigo cy'igihugu gikomeye. Yavuze ngo bwagaragaje ko abaturage 99.2% bizera Perezida Kagame. Icyo kintu urakivugaho iki Bwana Deo? Biri mu kiganiro cya Tito, uzagira ikibazo azabisoma azabibona ku mpero. Mu bushakashatsi bwa RGB bugaragaza ko abaturage 99.2% bizera Perezida Kagame. Ariko numva we asa n'uri kwamamaza, ntabwo yarakwiye kuvuga ibyo bintu, kuko ubutegetsi buhera hasi kuri nyumba kumi, bukagira inzego zinyuranye, bukazajya kuri Perezida wa Repubulika. Perezida wa Repubulika rero aba ari intumwa rubanda, aba ari umuntu usanzwe. Icyakora akaba yashimirwa ko yabashije guhagarara ku buryo itegeko nshinga ryubahirizwa n'andi mategeko akubahirizwa. Nta kindi kintu Perezida wa Repubulika gitangaje yagombye kuvuga ngo abaturage bafite icyizere Perezida bien sûr kubera ko ari Perezida we. Ikintu nshaka gusubiramo ntabwo ari kamara, ntabwo ari kamara. Nyuma mbere ya Kagame habayeho abaperezida, na nyuma ya Kagame hazabaho perezida. Numva twagombye kureba uburyo nkawe uzi, kandi nzi ko yakoze itegeko nshinga yabibayemo, twarebye ukuntu hagomba kubaho ouverture ya espace politique, hakabaho uburyo amategeko yubahirizwa, hakabaho uburyo habaho alternance politique, donc abaturage bakabasha kwitorera abayobozi. Icyo gihe abaturage bazabaho mu mudendezo. Ngiye Perezida wa Repubulika rwose nta commentaire nabishyiraho, kuko nta kintu bivuze. Perezida wa Repubulika ni umuntu usanzwe. Rene se w'Ubwongereza ntabwo yapfuye, Ubwongereza burakomeza bubeho,
Charles wa gatatu yakomeje arategeka, na nyuma ya Charles hazaboneka uzamusimbura. Kuko institution nuko wigeze ubona ari imyigaragambyo yabaye, la reine yapfuye tout de suite, kuko niko amategeko abivuga. Son fils ahita amusimbura, ahita gukora amadisikuru, ubwongereza burakomeza. Numva rero ikintu rwose Tito adufashe agomba kubwira abanyarwanda nuko hagomba kubaho ubutegetsi bubereye abaturage, ubutegetsi busimburanwa, ubutegetsi hari ouverture politique, hari droit d'expression, aho abanyamakuru bigenga babasha kujya, kuko muri ikintu mwibutsa nuko abanyamakuru barabatoteza babamariye muri gereza, kandi niyo 4e pouvoir. Ibyo byose rero ntabwo bibwira abaturage ko hari izo mpungenge. Ahangaba abanyamakuru barigenga, baravuga ibigenda n'ibitagenda. Kuvuga ibitagenda ntabwo ari ugusebya ubutegetsi, rwose mubikore mu mitwe y'abanyarwanda. Ukiri aho Bwana Deo, ukiri aho ngaho mu ntangiriro, kuva mu ntangiriro z'inkuru ye, Tito Rutaremera yagaragaje ko umuntu avuguza ubwenge, ukora politiki nziza, diplomasi ni Perezida Kagame. Wari ubijyanye, nagira ngo mbisanishe n'ibyo wari uvuze kugira ngo abakurikirana basobanukirwe neza. Tito avuga Kagame, ntabwo avuga inzego z'ubutegetsi bw'u Rwanda, kandi mu mivugire yawe nakunze kumva ugaruka ko hagomba kubaho inzego zikomeye kurusha umuntu ukomeye. Wakomeza. Rega ntabwo yagombye ntabwo ndi bukomante cyane kuri Kagame, kuko Kagame ni umuntu hari umuntu, hari n'igihugu. Ikintu gikomeye ni igihugu. Rero mu byo dukora tubungabunga igihugu. Noneho igihugu ntitukite imisozi, igihugu ni abanyarwanda. Turebe uburyo abanyarwanda bagira imibereho myiza, uburyo abanyarwanda bakwishima mu gihugu cyabo, uburyo abanyarwanda babana mu mahoro, uburyo nyuma y'iriya jenoside haba ubumwe n'ubwiyunge, abanyarwanda bakongera kuba umwe, abanyarwanda bakongera kuba fier yo kuba abanyarwanda, peu importe uwo ari we. Ntubone polisi ngo wirukanke. Inahangaha polisi yije iwawe iraza ikavuga ngo s'il vous plaît, ntabwo iza uvuga ngo Deo nono, ntabwo ishobora kumvuga kandi ndi umunyamahanga. Iraza ikavuga ngo s'il vous plaît, twari tuje kubera izi mpamvu zinizi, ikerekana ibyangombwa. Nge rero ntabwo ndi bukomante cyane kuri perezida, ahubwo ngenda komanta ku miyoborere y'igihugu. Biteye icyo bita agahinda uburyo u Rwanda ruyoboka, kandi ndumva na Tito nawe abizi. Bagombye rero gukora ku buryo umunyarwanda yishyira akizana mu gihugu cye, ntibamusimbuza abanyamahanga, igihugu kibi cy'abanyamahanga, kugeza igihe bagiye kuzana abantu bo muri abarimo muri Mozambique, abarimo bo muri Zimbabwe 477 bo muri Zimbabwe. Mu Rwanda harishize imyaka 30 intambara iteye Universite ya Nyakinama, ubwo yabayeho mbere y'iyo myaka 30. Universite ya Nyakinama ndumva muri d'accord avec moi, yasoraga abalisansiye mu Cyongereza mbere yuko FPR ijya mu Rwanda. Noneho FPR yaje ari anglophone, ni ukuvuga ko yagombye kubiza Icyongereza kameme. Mu myaka imaze ku butegetsi yagombye, niba bafite imiyoborere myiza, no perezida afite imiyoborere myiza, bagombye kuba barabaye capable yo guforma abarimu bo kwigisha abanyarwanda. Niba rero mu myaka 28 bagomba kujya gushaka abarimu muri Zimbabwe, ni ukuvuga ko byarabananiye. Ireme ry'uburezi bararyishe babireba, none bafite ikibazo cy'abarimu. Igihe cya mbere Universite y'Inyakinama yasoraga lisansiye mu Cyongereza babasha kwigisha abandi bantu Icyongereza. Icyongereza nzi nakize mu Rwanda FPR itarazi, u Rwanda rutaraba anglophone. None tumaze imyaka 28 turaba anglophone. Ntabwo tubasha, umuntu wize mu Rwanda ntabwo ashobora kwigisha mu Rwanda ngo yigishe bagenzi bagenda afata ishuri aryigisha basohoke bazi Igifaransa. Bagomba kujya gushaka abanyamahanga. Ndumva rero imitegekere yabo sinzi ukuntu bo bagipima
ariko ngiye nkurikije ibyo mbona n'ibyo numva ntabwo nemeranwa nawe. Ntabwo wemera yuko abaturage 99.2% bemera Perezida Kagame? Ntabwo byemera. yagombye kuvuga ko bamutinya. Bamwemera, ntabwo umuturage yabona polisi, ntabwo abona polisi ngo yirukanke. Bemera Kagame, ntabwo abona polisi ngo birukanke. Fransua yarabivuze neza, ubwo abaturage 99.2% batinya Perezida Kagame. Bwana nuko biri. Murakoze rero Bwana Deo ku bisobanuro byiza umaze gutanga. Nagira aho tugaruke kwa Fransua. Bwana Fransua, mu gihe kitarambiranye batubwiye ko muri kiriya kiganiro batubwiye ko Tito ubundi umwanya uko ahagaze mu gihugu cy'u Rwanda kuri uyu munsi yigeze yaba umudepite, aza kubivamo, aza kuba aza kuba umuvunyi mukuru uwo bita ombudsman, aza kubivamo. Buno kuri uyu munsi niho nshaka kuvuga, uyu munsi ni umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye z'u Rwanda. Iyo bavuze urwego rw'ingishwanama ni abantu bakuru mu gihugu bagishwa inama. Bwana Fransua nawe nari ngarutseho duhereye ku rwego mbese rw'ubuyobozi afite mu gihugu. Murasanga koko Tito akwiye kuba umuyobozi w'urwego ngishwanama rw'inararibonye mu Rwanda, dushingiye ku byo atangaza cyangwa ku byo avuga? Ese ibyo avuga bihuza abanyarwanda cyangwa icyizere u Rwanda rw'ejo hazaza? Fransua, turi kugana ku mwisho, ndabaha akanya gatoya. Yarya buriya sibo bita urwego rw'abakonseye? Oya, urwego ngishwanama hari inzego zashyizweho nshyashya mu Rwanda ku bantu bavuye mu Rwanda kera, nanjye uru rwagiyeho nyuma, ariko urwego ngishwanama hari inzego ngishwanama, hari abashinzwe gutanga imidare ya leta n'ibindi, ariko tujye ku rwego ngishwanama ni abantu bakuze bafite uburyo bakora n'itegeko ribagenga, wenda sindarisoma ngo narirebe, ariko fatwa ugiye urwego ngishwanama n'abantu nyine bo kugisha inama ku bijyanye n'imiyoborere. Ubundi nibyo nanjye nshaka kuvuga. Ubundi urwego ngishwanama ni ukuvuga ko rugizwe n'abantu, iyo hari inama ikenewe nibo bajyaho kugira ngo babagire inama, kubera ubunararibonye bafite, kubera ibyo nakwita expertise bafite. Ni gutyo ubundi byagombye kugenda. Ariko ukurikije ibyo Rutaremara amaze iminsi ari kuvuga, ibyo yitwaramo, umuntu agera aho akibaza atese koko mu by'ukuri uwo muntu bamushyizeho bahereye kuki? Ubundi hano baravuga ngo iyo ngo iyo ifi ijya kubora ngo ihera ku mutwe, kuko urwo ni urwego rwo hejuru, niba bashyizemo abantu bameze kuriya nyine birumvikana yuko inama bazatanga uburyo zizaba zimeze. Mu byo avuga byose, mu byo yandika byose, murabona ahubwo munyibukije akandi kantu nari nibagiwe. Muribuka yuko uwahoze ari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Tony Blair yigeze kuba umujyanama, ubanza hari n'ubungubu akizi akiriwe simbizi, ariko yigeze kuza kuba i Kigali rwose hafite ibiro, ari umujyanama wa perezida w'igihugu. None se mwakagira imana mwe, bya bindi twavugaga bampatse ibihugu, ubwo naho ngaho nari nsimbutse. Ariko muri make igisubizo cy'ikibazo naguha, ngewe simubona yuko mbese kubera iki batashyizemo nka Mpyisi, kuko rwose Mpyisi yavuga ibintu, arakuze, afite experience muri politike nawe, kubera ko aho yabaye nawe birumvikana kuki FPR itafashe umuzehe nka Mpyisi ngo abe ari we ishinga urwo rwego, kandi arakuze nyine, n'ibintu atangaza rwose ubona ko arimo, cyangwa we bavuga yuko ari umupasiteri ko atajya muri ibyo ngibyo. Mpyisi avuga ibintu uko abibona nk'umuntu wabaye umupasiteri cyangwa wemera Imana, nta politiki muri inyuma.
igisubizo cyanjye rwose kirumvikana, ntabwo aho ngaho ntabwo twakwirirwa tubitindaho. Murakoze cyane Bwana Fransua kuba ku gisubizo mutanze, ariko ntabwo mubwiye abakurikiye ikiganiro niba koko dushingiye ku bitangazwa na Tito, ndavuga kuri amatwite yatanze, ndavuga kuri iki kiganiro, koko ari umwe mu bantu bakwiye kugishwa inama mu rwego rw'igihugu. Nyamara nabivuze, navuze ko ntumva ikintu bahereyeho nkurikije ibyo amaze iminsi avuga, n'iryo curikabwenge ari gushyira mu bantu. Nta nubwo numva n'inama yagira abantu iyo ariyo, uretse ibyo byo kubeshya. Niba ari inama zo kugira ngo zo kubeshya, byarabizi rwose, ibyo ngibyo arabizi. Ibyo bikaba binagaragarira muri iriya nyandiko yasohotse ku itariki ya 10 Nzeri muri uyu mwaka wa 2022. Ibyo yavuzemo byose yagiye avuga ari ibintu bicurikiranye. Nuko nyine nk'uko navuze, byose tutabivuga ngo tubivuge mu mizi, tubivuge ku buryo buramburiye tubirangize. Ariko mu by'ukuri urebye ibintu biri kubera mu Rwanda, urebye dufate na hariya hafi yicaye, abo bantu baba bari kuyobora igihugu neza, abaturage bakaba bari kurara hanze mu kinyejana cya 21. I Kigali hakaba hari abantu batuye mu giti kubera babuze aho baba, kuri Nyabugogo. Ibyo byose ni ibintu tubona. Hanyuma se ayo majyambere ari hehe? Izo nama atanga kugira ngo abo bantu babatuze heza ziri hehe? Abantu birukanwa, abagore bafashwe n'abasirikari benderejwe, ni byinshi cyane rwose. N'abo bana bari kwirirwa bararasa mu Rwanda, mwakagira Imana, inama ze ziri hehe? Murakoze cyane Bwana Fransua. Muri make mugize muti ishyari, nta shyari abazungu bashobora kugira, abanyaburayi cyangwa abanyamerika bashobora kugira igihugu cy'u Rwanda. Ku kibazo ariko nari mbabajije nabwo muravuze muti ibibera mu Rwanda bibangamiye abenegihugu bwabo, ntabwo abenegihugu babayeho neza, ku buryo bituruka kuri politiki mbi iyoboye igihugu, ku buryo rero Tito ibimuvamo ubwabyo ntabwo byakwemerera ko buri wese, ntabwo byagagombye kumwemerera kugira ngo yitwe umuntu ugishwa inama mu gihugu cy'u Rwanda. Murakoze cyane kuba mwitabiriye ikiganiro. Turagira ngo tujye ku ngingo ya kabiri, turayimaraho iminota 5, ndabona ariyo nsigaje kuri gahunda, 5 cyangwa 6. Ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9 ari inkuru yatambutse ku bitangazamakuru bitandukanye by'umwana witwa Ishimwe Prince w'imyaka 18 wakoraga muri studio izi ngizi zikora imiziki, wabo bita ba DJ, warasiwe mu kagari ka Kivumu, ni mu murenge wa Gisubizo, hari muri aho ni mu bice bya Gisenyi ku badaherutse ku Gisenyi. Yarashwe rero n'inzego z'umutekano. Iyi nkuru yasohotse mu bitangazamakuru bitandukanye ivuga ko uwo musore yigaga mu mwaka wa 4 wa sogonderi, yavuye mu rugo ku mugoroba ajya mu kazi karangije ajya kureba umupira muri la mipira y'i Burayi. Basohotsemo mu masambiri bataha n'abandi basore bahura n'imodoka ya polisi yarahagaze bashaka kubafata, bariruka. Hasigara abo basore babiri, uwo witwa Ishimwe Prince na mugenzi we. Polisi yabashyize mu modoka irabatwara, irabajyana, ibajyanye umwanya mutoya, barahagarara batangira kubashyiramo amapingu ngo bajye kubafunga. Abana rero nibwo banze kwambikwa amapingu ku ngufu, babaza icyo bakoze mbere yuko basobanurirwa icyaha bakoze. Bacitse abapolisi bariruka, barabakurikirana. Rero uyu witwa Ishimwe Prince yahungiye kwa nyirasenge wari utuye hafi aho, asanze urugi rufunze ajya kurira igipangu kugira ngo agwe mu rugo kubera imbwa yari hari yamutegereye. Prince rero yashatse kurira, abapolisi baramurasa. Nyuma mu bisobanuro byatanzwe bukeye mu gitondo hatanzwe itangazo kuri radio Rwanda, polisi ivuga ko bafashe ibisambo kimwe bakirashe ngo bagifatana icyuma barimo banigagura umuntu.
hanyuma mu bisobanuro bitandukanye byatanzwe, ubwo ndi kunyura mu nkuru muri make, abatanga buhamya bamuzi cyangwa bakoranye nawe batandukanye barenga 5 bavuze ko uwo yari umwana wiga amashuri, umwana witonda, umwana ukora akazi ke. Ibyo byagaragajwe n'umuyobozi wiwe mu kazi bamukoreshaga, bavuga ko yari umwana w'intangarugero, bavuga n'ibyo yararimo n'uburyo yagendaga, bavuga ko babangamiwe n'inzego z'umutekano zikomeje kugarika ingogo mu gihugu cy'u Rwanda zica abantu zibaziza ubusa. Ibyo rero byaje kuzuzwa nuko umubyeyi we nawe ubwe yavuze ko badashobora gufata umurambo ngo bawushyingure kubera polisi yatanze itangazo ribeshya ivuga ko ari igisambo, kandi umwana wabo nta n'umuntu wigeze amuvugaho iby'ubusambo, ari umwana w'inyangamugayo muri ako gace. Ubuhamya rero bw'umubyeyi bwe ni burebure, ndumva mwabwumvishe. Hari ubuhamya bw'abaturage bandi, hakaba ndetse n'ikintu gikomeye ari nacyo umubyeyi we yashingiye avuga ko polisi yavuze ko ari igisambo, kandi mu by'ukuri uwo mwana dukurikije amakuru twabonye cyangwa atangwa avuga ku buzima bw'uwo mwana, bikaba bigaragara yuko polisi mu by'ukuri ikomeje kurasa abantu kubera izindi mpamvu zihishe inyuma. Nagira ngo gato mu umunota umwe cyangwa mu munota umwe twumve icyo babivuzeho, maze dukomeze tugire icyo tubivugaho mu gusoza. Ni ukuri n'Imana imwakire mu bayo. Yarashwe nibyo. Byagenze gute? Patrol yari irimo ipatrulinga bisanzwe. Hanyuma bumva umuntu arataka. Byari ibisambo bibiri byamunigaga. Baratabara. Barirukanka. Hari n'uwanizwe yirukanse, hari n'ibisambo biriruka. Ariko kimwe cyo cyuriye inzu. Cyuriye inzu cyari gifite n'icyuma, hanyuma barakirasa. Nuko byagenze. Byabaye sangahe? Byabereye agana saa 7:15 muri Gisenyi, umurenge wa Gisenyi, kagari ka Kivumu, Kivumu mu mudugudu w'Igisubizo. hanyuma ubu tuvugana se hari igikurikiraho gukorwa n'iki? Igikurikiraho gukorwa ni uko umurambo wajyanwe mu bitaro bya Gisenyi kugira ngo usuzumwe. Ikindi ubwo turaza kureba uko tubakorera inama, urumva ni ibintu byabaye nijoro kugira ngo duhumurize n'abaturage tubahe n'ubutumwa. Hanyuma ubutumwa bwihariye ko ibyo bisambo abaturage bamaze iminsi babitaka, kubera ko barimo batega abantu nijoro hano muri Gisenyi, bagiye maze iminsi byara. Nyuma rero y'iyi video mumaze kumva, mu by'ukuri ukurikiye ikiganiro cyo wese ajye yumva uburyo mu Rwanda ruyoboye nk'uko twahoze tubivuga ku ntangiriro, duhere ku kiganiro Tito Rutaremera yatanze agiye igihe. Wenda video ni ndende ntabwo twayumva yose ngo tuyirangize. Ubuhamya umubyeyi wiwe yatanze, yavuze ko bakimara itangazo umuvugizi wa polisi amaze kuvuga ryanyuze kuri radio mbere yuko babimenya mu gitondo, baza kubibabwira n'abaturage babimenye nyuma, ariko barashe umuntu n'umurambo barawujyana, bahita bawujyana. Mu by'ukuri rero muri ratangazo avuze ko ibisambo byanigaga umuntu, arataka ngo baraje, uwo muntu ariruka arabura, ngo n'ibisambo biriruka baza kurasa igisambo cyurira inzu. Ni gute umuntu waba ari kurengana polisi agataka? Gutaka no kuvuga ko babumvishe kuba abari banize icyo ibisambo byabinize uwo muntu, uwo muntu arataka, atatse abapolisi barabumva bajya gutabara. Noneho ngo banigaga ngo ariruka, baramubuze ntawe bafite, ahubwo bafata abamunigaga. Ibyo bintu, iyo fenomene ntabwo ibaho ku isi. Ntabwo umuntu uhuruje cyangwa urenganye ari ubura noneho ngo haboneka bamurenganyije. Ibyo byo ntabwo bishobora kuba, uko no mu rukiko wenda bagiyemo cy'umucamanza bazara kubaza ati uwakorewe icyaha ninde, kugira ngo bagaragaze abakoze icyaha. Nicyo kintu cya mbere kigomba gukorwa. Ntabwo bagomba kukurega ngo wahotoye umuntu baterekanye umurambo cyangwa ngo berekane ibyangombwa bya muganga kuko uwo muntu yapfuye. Ibyo ntibibaho. Abapolisi wenda niyo masomo bahawe cyangwa nibo bwenge bafite, ariko ibyo bakora binyujiranyije n'ibyo n'umuco wa kimuntu, nta bumuntu bafite. Umubyeyi rero w'uriya mwana yagiye kuri RIB mu gitondo akimara kubona ayo makuru, asaba inzego za RIB yuko yakwerekwa abantu umupolisi wo murasho wari we kugira ngo baganire. Bamubwire yuko ngo uwo mupolisi banze kumwereka, bamuga ko umupolisi ari mu kazi, bivuga yuko nyine ntabwo agomba gukurikiranwa.
yabajije uwo musore wundi wari uri kumwe n'uwo muhungu we barashe ahafungiye kugira ngo bamubaze amakuru bamenye neza kuko icyabaye ari igiki. Baranga kumumuha bahereza, bababwiye yuko banze kwerekana uwafunzwe uwo bafatikanije ngo kuniga uwo muntu yaburiwe irengero. Hari n'abatangabuhamya bahoze babivuga. Bumva ko rero ni ikibazo gikomeye. Umubyeyi rero yaravuze ati icyifuzo cyanjye nuko nifuza ko hanyumozwa itangazo ryatanzwe rihamye umwana wanjye ko ari igisambo kandi atari igisambo, ntawe yigeze yiba, bagakoreshwa nkete. None iryo tangazo rikanyumozwa kuko si igisambo, ni umwana w'intangarugero ahubwo mu kagari dutuyemo nta kibazo agira, n'abaturage babe basobanurira. Polisi ribu yarabyanze. Ikindi basabye ababyeyi nuko bifuje ko haba ubutabera kugira ngo uwarashe uwo mwana ashyikirizwe inkiko. Muri make rero kubakurikiye ikiganiro, duhereye kuri kira kiganiro Tito Rutaremera yatanze avuga ko abazungu barakarira cyangwa bagirira ishyari u Rwanda kubera ruyoboye neza ubwa buyobozi bwiza. No muri mwe mwahoze muvuga, twavugaga ngibi ari na mugenzi wacu wabivuze byo kurasa abaturage ku manywa y'ihangu. Ngiba abaturage abashinzwe umutekano bashinzwe kurinda umutekano w'abantu babarasa, noneho baza bakavuga ngo abantu bakabahindura ibisambo. Ibi byarabaye n'ubushize mu majyaruguru y'igihugu, niba atari muri Gisenyi ni Ruhengeri sinibuka neza, aho barasha abagabo 3 batahaga nimugoroba bose barabica. Umukecuru wababonye babarasa niwe watanze ubutumwa, niwe watanze ubuhamya, abivuga mu bitangazamakuru, ndumva biri no kuri YouTube. Uwo mukecuru yavugaga ko bamaze kubica, umupolisi umaze kubarasa akajya hamagara ngo reka ngo tubaterekeye ibijerekani bya kanyanga tuze kuvuga ko bari bishwe na bari bikoreye kanyanga y'Iforodano. Ngibyo rero ibibera mu gihugu cyacu. Bwana Deo, umaze kumva iyi nkuru ibabaje iteye agahinda, iri muri bya bindi nyine bituma bampatse ibihugu, imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu bakora raporo zerekana uburyo uburenganzira bw'ikiremwa muntu bubangamiwe mu gihugu cy'u Rwanda ku ngoma y'igitugu ya FPR. Ari byo Tito Rutaremera avuga ko ari ishyari baba bafitiye. Ubu yavuga ngo bafitiye ishyari kubera biyicira abaturage babo bakabagirira ishyari. Ndumva ariko Tito yasubiza uhereye ku byo yavuze. None Bwana Deo, iki kintu urakibona gute, aho inzego z'umutekano zica umuturage bakamugerekaho ko ari igisambo, ntiberekane n'uwo bibaga, ahubwo bakavuga ko n'uwibaga yatorotse? Ibi murabivuga wiki? Njye ndasaba ko umunyarwanda yubahwa, umuturage, umunyagihugu. Hari umunyapolitiki ufite shene yitwa umwenegihugu, niwe nyiri igihugu, agomba kubaho. Mu kubahwa rero bavuga ko umuntu ari presomption d'innocence mbere yuko umucira urubanza aba ari innocent. Yaba igisambo, yaba yari afite icyuma, yaba yari afite imbunda, ni innocent mbere yo kumucira urubanza. Ntabwo rero abacamanza batandukanye n'abapolisi. Abapolisi ni ukurinda umutekano w'abaturage. Mu kurinda umutekano w'abaturage hari uburyo bikorwamo. Niyo mpamvu abapolisi bigishwa, ntabwo biga kurasa gusa, bigishwa uburyo umutekano ucungwa. Nkindi mu Rwanda kera hari ejena, niho bahuguraga abajandarume. Nyuma abapolisi b'u Rwanda nzi ko hari ibihugu, abo bampatse ibihugu, cyane cyane igihugu cy'Ubuholandi gitanga amafaranga menshi, n'ibindi bihugu kugira ngo abo bapolisi bahugurwe, n'abo bo muri za ribu n'aba mu magereza kugira ngo bahugurwe. Ntabwo rero ubwo ndasimbukira ku byo wahoze uvuga by'ishyari Tito Rutaremera yahoze avuga. Ntabwo bampatse ibihugu bagirira ishyari abanyarwanda cyangwa imiyoborere y'u Rwanda. Nuko babwira abaturage babo, bagafata ku misoro abaturage batanze, bakabwira abaturage ko ngo bagiye gufasha u Rwanda ruvuye mu bibazo bikomeye kugira ngo rubashe gushyiraho inzego z'ubutegetsi, cyane cyane ko hari ikibazo cy'ubucamanza n'ikibazo cy'umutekano. Noneho ayo mafaranga akaba yabasha guhugura no gufasha urwo Rwanda gushyiraho ubucamanza no kubahiriza umutekano w'abaturage ndetse n'amagereza. Noneho ariko ubwo nibyo nyuzemo, ni mu nzego nyinshi zinyuranye. Noneho abaturage bo babaza abo bita bampatse ibihugu,
barababaza bati amafaranga mutanga mu Rwanda ko tubona ari akaduruvayo, abantu baraswa ku manywa y'ihangu bitewe amafaranga mwohereje yakoze iki mu myaka 28 yakozwe iki? Yagombye kuvuga ko babagira ishari. Bije y'igihugu ari 100% nyarwanda. Bije y'igihugu rero ni 50% n'abo banyamahanga abo bamatsi ibihugu bayitanga. Niyo mpamvu abo baturage bababaza bati bishoboka bite ko umupolisi arasa umuturage? Hano mu Busuwisi urasha umuturage ni scandale national. Ni scandale national nibiba. None mu Rwanda barabimenyereye, igisubizo baravuga ngo ni igisambo. Igisambo ntabwo kiraswa. Nyine polisi ibereye uko nyine gushaka ibyo bisambo. Hari uburyo babishaka rero. Nibagende babaze ibyo bihugu n'abamatsi bihugu uburyo ibisambo babifata. Ntabwo ibisambo babifata babirasa. Mu bihugu byose murimo mumbwira ahantu mwigeze mubona ibintu nk'ibibera mu Rwanda, aho umuntu bamurasa ku manywa y'ihangu, aho umuntu bamurasa ngo ni igisambo, aho umuntu bamurasa ngo mbese ni iki gikurikiraho ngo bamujyanye muri morgue. Bamujyanye muri morgue icyo ni kimwe, ariko se nta nkete iri bukurikireho. Iyo ribu ikurikirana mbese bande abasirikare b'u Rwanda, abapolisi n'abantu bafite ubudahangarwa ku buryo ribu idashobora kubakurikirana, idashobora kubakora ankete ikamenya impamvu d'ake circonstance n'ibiki. Uzi ko umupolisi w'ahantu mu Busuwisi iyo akumanse d'irespect, iyo atakugira ikinyabupfura mbese agakora nk'ibintu raciste ku buryo bugaragara, umujyana muri tribunal baramuhana. Ndetse na kurya bagora course poursuite, donc niba ari 120 akarenza baramuhana, amategeko aramuhana kandi ari umupolisi. None umupolisi wo mu Rwanda arica umuntu umwe, babiri, batatu, bane, batanu ngo nta kibazo ngo cyabaye ngo bamushyize muri morgue ngo, kandi ibyo bimaze igihe muri 97 aho mvuka ku Kabaya bishe babyara banjye 4 babarasa nk'uko barashe uwo mwana. Hari uburyo urasa umuntu isasu aho ryinjiriye naho ryasohokeye. Nta kuntu warasa umuntu umuturutse inyuma ngo uvuge ngo yakurwanyaga se gute? Aho ryinjira haba hatoya, aho risohokeye haba hanini. Ubwo rero ntibakakomeze kuvuga ngo hari abantu ngo bangisha ubutegetsi abaturage. Oya. Muragira ngo uriya musaza, uriya mubyeyi ndamwihanganishije mbere ya byose, akunde ubutegetsi gute? Abukunde gute kuko butabasha kumushakira ubutabera, atabasha kumenya impamvu umwana we yapfuye. Kugeza uyu munsi abo babyara banjye ntabwo nzi d'ake circonstance bapfuye. Habaye urubanza cyakora rutoya, sinzi ukuntu byagenze, ariko numvise hari abaspecialiste bo muri Canada babivuga mu bundi buryo. Ariko mumenye ko dufite amafoto y'abo bantu, uburyo barashwe burahari. Ni muri 97, ariko ibyo bintu birazwi, isi yose irabizi. Amnesty yabikozeho ankete. Mukore ankete, mukore ku buryo uburenganzira bw'umuturage bwubahirizwa, murebe ko abaturage badatekana. Icyemezo cya mbere cyo kuva mu Rwanda kugira ngo mpunge igihugu nagifashe maze kubona ababyara banjye. Hari umwe w'umwenjenyeri muri construction, hari undi urangije lisansi mu Cyongereza. Barabarasa ngo babarashe gusa bedangera aho ngaho. Ubwo se umuntu muragira ngo abaturage bizere uretse no gukunda gusa ngo ubutegetsi, bizere ubutegetsi gute? Niyo mpamvu umuturage nyine kubera ko yumvise azi neza ko polisi yica itarinda, ntabwo irinda umutekano ahubwo irica. Iyo ayibonye ariruka, yakwirukanka kuko polisi bayibwiye ngo ujye urasa ku manywa y'ihangu, nta kindi kintu izi, nta kindi kintu yigishijwe uretse kwica. Gusa uragira ngo abaturage bakunde igihugu gute? Ubwo se abantu basebya igihugu mu mahanga ni bande? Ko nta kindi gihugu ku isi kibaho cyica abaturage ku manywa y'ihangu gutyo. Ndababwiza ukuri, hano wishe umuturage ku manywa y'ihangu biba drame national. Nta n'ibyo ndanabona. Bwana Deo, hari icyo wanibagiwe. Uravuze ngo nta kindi gihugu cyica abaturage ku isi ku manywa, ahubwo
igikomeye wagombye kongeraho kugira ngo tubwire abakurikiye ikiganiro cyacu nuko ku isi mu Rwanda niho bica umuntu kandi abategetsi bakajya kuri radio bakabyemera bakavuga ko ntuzongera bazamwica. Niho perezida wa Repubulika ajya kuri radio akavuga ngo nishe runaka cyangwa nzica abanaba. Rwose biriya bintu biveho, iriya excuse ko umuntu ngo ari igisambo biveho rwose, biveho. Ntabwo igisambo bakica ku manwa y'ihangu, ntabwo umuntu urekaranya ibintu bye bagomba kuvuga ngo azajyana ikibazo n'inzego z'ubucamanza cyangwa z'umutekano. Inzego z'umutekano zibereyeho abaturage, kumenya ko abaturage batekanye nyine, ntabwo zibereye kubatera ubwoba, ntabwo zibereyeho kubarasa. Hano umupolisi y'umubonye ubugize amahirwe daire niyo ari kure, hari telefone baha n'umwana ku ishuri kugira ngo ikibazo cyose nakigira atelefone polisi, kuko bazi ko polisi iyo ihari hari security, hari umutekano. Mu Rwanda rero ni ikinyuranye, iyo ubonye polisi ugomba kwirukanka cyangwa kwihisha, ndetse ukavuga n'ibyo utatekereje, kuko nabonye hari andi mavideo ari gutambuka ngo mwana ngo yari igisambo, ngo sinzi ngo amazi ngo nk'atatu ngo yari amaze ngo kurira ngo ku bisenge, ngo yirukanka ngo n'umuntu ngo udasanzwe mu kwiba, ngo birakwiye ngo ko bamwica. Ukumva umuturage atinyutse gufungura umunwa we aravuga ngo igisambo, ngo ibisambo ngo biraturembeje bagomba kubyica. Nta burenganzira bafite bwo kubica. Abapolisi daboro babimenye. Icya kabiri, umuntu aba igisambo y'ubucamanza bumaze kumuhamya icyaha. Ubwo rero Bwana Deo, uko mu Rwanda navuyeho iyo vuba, uko abanyarwanda babayeho ku bwoba, utangazwe nuko n'umubyeyi we ibyo yatangaje ejo ushobora kuzamwumva kuri ibi bitangazamakuru ari kuvuga ati umwana wanjye yari igisambo, yari yarananiye. Ibyo rwose ntibizatangaza abanyarwanda nibabyumva, kuko ni benshi bagiye babivuga, ni henshi byagiye biba. Hari umugore barashe nibuka ajya muri Uganda gushakisha ibyo kurya, umunsi wo kumushyingura umugabo we yavuze ko umugore yari yaramunaniye, ko yanagiye batabivuganye, bigaragaza ko yagombye gupfa. Ndumva rero Bwana Fransua twaba dusa naho twerekeye kwa Fransua. Bimaze igihe mu Rwanda havugwa ibijyanye n'iyicwa rya hato na hato n'inzego z'umutekano. Hari abayobozi bo mu idini rya Isilamu barashe bambaye amapingu, hari uwo musore warashwe, hari abasore barashwe bashaka umuntu wo muri FDI Inkingi, baza kumurasa bibeshye, baza no kumufata baramufunga kandi ntacyo yakoze. Barasho bari bamwitiranije nawe, we bagiye kumufata mu rugo baramufunga. Hari abo navuze barashe nabo mu majyaruguru babagerekaho amajerekani ngo ya kanyanga. Hari ubushize noneho mu bijyanye no mu rwego mpuzamahanga bimwe bavugaga, ubushize twabonye uburyo inzego z'umutekano zarashe abaturage b'impunzi ku Kibuye mu mpunzi ya Kiziba, impunzi z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, banaviyora nyine amasezerano ya Geneve, kuko impunzi zifite uburenganzira buzigenga. Abo bantu kuba bari kuvuga ibitagenda ntabwo bagombaga kwicwa. Fransua, mu gihe gito cyane gishoboka, mwavuga iki cyangwa n'inama ki mwahereza Tito Rutaremera ku magambo y'ibinyoma atangaza no kuba mbese akomeje kuroga abana b'u Rwanda rw'ejo hazaza? Akanya gato rwose dusoze. Rwose mu magambo make yumvikana, hari amagambo abiri ari muri iriya nkuru, ndatekereza ari mu gika cya mbere cyangwa icya kabiri uturutse aho itangiriye, aho bavuga ngo gutoba isura y'u Rwanda, gutoba isura. Mu by'ukuri koko abatoba isura y'abanyarwanda ngabo, ahubwo nimurebe isura nyayo ya FPR Inkotanyi, kuko niyo iri ku butegetsi mu Rwanda. Ibintu tujye tubivuga mu kuri kwabyo uko biri, nabo ntibatinya kubivuga, barabizi. Mu Rwanda utegeka ni FPR Inkotanyi. Isura yabo rero iyo bavuga ngo mbese ngo bampatse ibihugu ngo babagirira amashyari, ngo bafite ipfunwe, ngo barabaziza iki? Dore icyo babaziza ni iyo sura nyayo. Muri ibyo rero umaze kuvuga, muri ubwo bwicanye, icyo ni kimwe
mu byerekana iyo sura, ni kimwe mu bigaragaza isura nyayo ya FPR inkotanyi, ni ukwicana, barangiza bakabeshya, barangiza bakiba iby'abantu. Ibintu bibagaragaza ni byinshi. Noneho kuri iyi ngingo rero yo kurasa twari turi kuvugaho, murebye musanga ahantu hose ibyo babeshya byose ari kimwe. Nanjye mboneyeho kwihanganisha uriya mubyeyi biciye umwana we n'abandi bose babuze ababo. Murabona yuko bamurashe umuntu yirukanka, barangije hari aho bavuga ngo yarabarwanyaga, baravuga ngo ibyo simbisubiramo yuko ngo byari ibisambo. Umuntu arirukanse muramurashe, murarasa hehe se? Mu cyiciro umupolisi nyamupolisi uretse ubugome n'ubuswa ajya kurasha mu cyiciro gute? Kuko iyo bategura abapolisi babigisha, niba bashaka ko umuntu ahagarara, hari amategeko bakurikiza. Icya mbere, ntabwo bahita bapima mu muntu, bapima mu kirere. Umuntu yakumva urusaku rw'imbunda agahagarara. Bitihise bajya kongera ubwa kabiri, byabananiye ahandi bajya gupima, bapima mu kuguru, ntabwo bapima mu cyico. Murumva, bapima ahantu mbese ku buryo uwo muntu atari buze gupfa. Ibyo ni amategeko international. Hari undi nanone muri ayo matariki ngo nawe barasiye Nyagatare, nawe ngo ahita apfa. Ni benshi nk'uko umaze kubivuga, ni benshi. Murumva rero yuko rwose niba uwo musaza ashaka isura nyayo y'u Rwanda, niba ashaka ko u Rwanda baruvuga neza, nagaruke mu kuri. Tuzi yuko no mu ishingwa rya FPR inkotanyi yagizemo uruhare rukomeye, kandi yabaye mu butegetsi bwayo, ndumva n'ubu ngubu ntaho yagiye. Mu bintu bavugaga atari bya nyirarureshwa, inama umuntu yagombye kubagira, n'ubu igihe cyararenze. Ubu ngubu burya abantu babicanyi bamaze kuba barukarabankaba, ntabwo ushobora kwizera yuko bazikosora, ariko ari abantu bashoboye kwikosora, bagombye kwisubiraho. Ibyo ubundi bavuga yuko umuntu muri gihe cyose ashobora guhinduka. Nibahinduke, bareke ubwo bwicanyi bwabo, bagaruke mu nzira nziza, bareke kurasa abantu, bareke kwica abanyarwanda babaryoza ubusa, kubaziza ibintu byabo, ahubwo ngo babahimbire ibintu bitagira 12. Mwumvise uriya mugabo witwa Shikama waburanaga ibintu bya hariya mu Kangondo, yuko noneho bajya kumufata nawe bamuhimbiye icyaha ngo ari gupfobya ngo jenoside yakorewe Abatutsi. Mwakagira imana mwe. Icyaha yavuze ibisobanuro kugira ngo abone uburyo afungwa. Kugira ngo abone uburyo afungwa. N'abariya bose rero barababeshyera ngo ni igisambo, ngo basanze ngo ari kwiba, bakabura. Wanababaza n'icyo bari kwiba ntibakibone, uwo bari kwiba ntibamubone. Nk'ariya bavuze ngo abantu babiri ngo bari bafite n'icyuma bari kuniga umuntu, uwo muntu yarabuze. Murabyumva? Ahantu hose abantu yavuze ko n'uwo banigaga nawe yirutse. Yego, ngo nawe ngo yabuze. Nyine nibyo navuze, ntiyabuze. Bajya kurasa abantu bafite amapingu. Urumva wa mupolisi we cyangwa se wa musirikari we, niba koko bya bindi ahoza avuga ngo batsinda mu intambara, wowe uri umuntu w'umu expert w'umuspecialiste, ujya kurasa mu cyico umuntu wambaye amapingu ute? Uretse ubuswa n'ubugome, nako ubugome n'ubuswa. Murabyumva? Ahangaha rero ni ibintu byumvikana rwose. Nibarekeraho guhonyora uburenganzira bw'abanyarwanda, bafungure abantu bafungiye ubusa, bubahirize ibyo abanyarwanda bose babasaba, barebe yuko batazatekana. Kuko nk'abo bantu nibyo nahoze mvuga,
hariya bandika ngo 99.2% ngo bubaha oya rwose batinya perezida, kubera ko perezida nk'umuntu w'umuvugizi, nk'umuntu uhagarariye FPR Inkotanyi, niyo systeme yashyizeho abo bantu babicanyi, abaturage barabatinya. Niyo mpamvu ubona umupolisi ukirukanka nta nicyo wakoze, kubera ko ubuzi ko nugira ingorane ugahura nawe, nugira amahirwe aragufata ajye kugufunga, sino arakwica. Ibyo ni gutyo mbibona rwose. Nibagire rwose basubize inkota mu rwubati, nta kindi kintu umuntu yababwira. Birababaje cyane. Murakoze cyane Bwana Fransua ku bisobanuro mutanze ku bakurikira ikiganiro cyacu. Murakoze Bwana Deo. Gusa ibitangazwa na Muzehe Tito Rutaremera birumvikana. Tito afite agahinda, arababaye. Tito ababajwe n'ibyo bakoze, ariko bagombye kubanza no kubiryora. Kera bayaga baca umugani ngo hari ubwo umwana urera umwana abajeyi ukamuha ikirahure akakimena, akiyongeza ikindi akakimena, ariko hari igihe kigera bikarangira. Ubu rero igihe cyarageze yuko FPR igomba kuryozwa ibyo yakoze. Igihe cyarageze ko Kagame n'agatsiko ke bagomba kwirengera ibyo bakoze, kandi igihe ni iki. Ubushize turibuka, abadukurikiye mu byumve neza uburyo bari abantu ba FPR bigeze bafata umunyamerika witwa Peter Iririnda, baramufunga, baza kumufungura kuri presiyo. Burakeye baza kugerageza ingufu, babwiye abanyamerika babahaye barabadogiteri Munyakazi baramwohereje mu Rwanda, bamuhimbiye ibyaha bya jenoside ngo 94 kubera atari no mu Rwanda, ngo byemejwe kubera yamaze igihe kinini atari mu Rwanda, ngo byemejwe n'izo nkiko ziwabo. Bagira amahirwe babona baramubahaye. Burakeye noneho bati reka tujye gufatana Rusesabagina, baramufashe nawe bagira amahirwe baramusohoza. None ubu munsi wa none dosiye ya Rusesabagina ibegetse ku gatwe. Noneho reka ngerekeho ibyo ni by'ubushimusi, reka ngerekeho n'ibindi byaha bindi bisanzwe bakomeje gukorera abanyarwanda muri rusange. Ibyo byose rero nibyo bibatera muzunga, bituma Tito adasinzira, bituma agatsiko kadasinzira, bakamutuma batuye umusaza nagenda avuge wenda abanyarwanda baramwumva. Ntabwo bamwumva. Nta na rimwe tuzumva ikibi. Ibi tuvuga tuba twabihawe n'abanyarwanda nibo baba babyanditse. Nta na rimwe tuzumva ikibi, nta na rimwe tuzemera ikibi, nta na rimwe tuzemera yuko ingoma y'abagizi ba nabi ikomeza kumena amaraso mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyatubyaye. Turifuza u Rwanda rwiza. Murakoze rero mwese abari bakurikiye iki kiganiro. Turabasaba kandi kugira ngo mu buryo kugira ngo ibiganiro bibagereho neza, kumanuka gato hepfo y'ikiganiro hari ahanditse n'inyuguti n'amagambo atukura ngo subscribe, ugakora kukayogera gahari, ukajya ubona ibiganiro neza bitakugoye. Bavandimwe rero ndabashimiye kuba mwitabiriye iki kiganiro. Radio ya RBB cyangwa y'urwego rw'abubatsi bitemera ubuza abanyarwanda ni yacu, ni yanyu, ni y'abanyarwanda bose. Buri munyarwanda wese turabushishikariza no gutanga igitekerezo ahanditse comment hasi. Murakoze rero, ubwo naho ubutaha.